numvaga umutima umbwira utari ko buriya wowe ushatse hari icyo byagutwara cyane cyane ko icyo gihe twari tukiri n'abasore tutarasaza hari abakobwa bakorebaga bakagukunda bakabikwereka ko bakunze kandi nawe umutima ukunda ntabwo nawe uba ufite sibyo ku buryo wumva wabakunda ariko nanone ukumva hari undi muntu uguhamagara kandi ukomeye cyangwa se ukavuga utari ko se buriya ngewe nubatse inzu nkuko kanaka yayubatse nkagenda nkakorera amafaranga nkuko abandi bayakoreye ese hari icyo byatwara cyangwa se ngewe ntibyangwa neza. Hari abantu batibona muri zya ndirimbo zindi classique ariko wazana iyo hip hop wazana indi njyana na reggae n'izindi agahaguruka bikaba byatuma ashobora no gukurikira ubutumwa wamuhaye. Erega burya n'abasenga ntibabura no kubyina ukiza atabyina ushobora no guhimba indirimbo ibyinitse rwose ishyushye bikaba byatuma umuntu yishima anezerwa yewe anasenga cyangwa se yumva n'ubutumwa. Ariko King James ndamukunda aba Bruce Melody ndabumva ba Knowless ndabumva ahubwo hari n'indirimbo za kera ziza zicuranze neza nazo njya mbona abasore basubiramo zo mbona bagenda basubiramo hari za bakitoko bagiye basubiramo zose umuntu arazireba nubwo atazi umwanya munini cyane ariko ndabaza abo bahanzi kandi hari icyo bansigira buriya butumwa cyane cyane bwo gufasha abantu barwaye n'abaremerewe muri rusange n'ibindi bibazo kuruhuka ndetse no guhura na Yesu Kristo umukiza ko Yesu Kristo ni bukiza. Ubald rero bwitangiye ubwo butumwa noneho akanabuhuza n'ubutumwa bwo gufasha abantu kugira ku bumwe n'ubwiyunge. Turabasuje rero bakunzi ba Umutako TV aho hose tubagerera kugira ngo tubazanire exclusive interviews ku bantu bagiye batandukanye tubagerera ku bantu bagiye batandukanye haba abihaye Imana abayobozi muri politike ndetse n'abantu ibyamamare muri rusange ndetse nanone nabo mu buzima busanzwe ubuhinzi ndetse nabo wakita role models mu buryo bugiye butandukanye. Nge ndi Albert tudatinze rero twageze turi Saint Michel hano mu Kiyovu turi kumwe n'umutumirwa abenshi baramuzi n'umuntu ukomeye cyane muri iki gihugu cy'u Rwanda. Reka tumwakire ibyinshi abitwibwire cyane ntabwo twamuvuga byinshi kuko arahari ataraje tubwire ubuzima bwe umurimo w'abihaye Imana akora uburyo abanye na Cardinal atubwire byose turabigeraho. Muraho neza mwaramutseho yego mukomere cyane yego turabakiriye rwose ikaze murakoze cyane ahantu nyine akunda kuba hari ahubwo ubwo twatangira tuganira ikibazo cya mbere twabaza twavuga duti ese padiri turi kumwe ni muntu ki amazina ye nayahe urugendo rwe kugeza tumubona ubu ngubu kuva avutse ni uruhe? Murakoze nitwa Padiri Jean Pierre Rushegeshiki uzi no kwizina rya Pierrot nakazina ko mu bwana kankurikiranye kagenda kazima kagaruka nanjye ndagakunda ngakoresha no mu bindi bikorwa bitandukanye. Nkaba ndi umupadiri bwite wa Archdiocese ya Kigali kuko no kuvuga ngo ntabwo ndi muri ya miryango y'abihaye Imana yindi mu diocese padiri rwose wunze umwe na diocese ubwo nari Archdiocese ya Kigali. Aba narahawe upadiri ku itariki 24 z'ukwa karindwi 2004 nkaba narakoreye ubutumwa bwanjye hano hatandukanye Paruwasi Rutongo, Paruwasi Ruri, Paruwasi Remera, Paruwasi Nyamata. Ubu nkaba nkorera ubutumwa mu rugo rwa Archiepiscopi wa Kigali Kardinal Kambanda. Hanyuma mwambajije n'amateka yanjye amateka ya n'urugendo urugendo rwawe muri rusange navukiye i Remera ya Kigali hari muri Paruwasi ya Kicukiro icyo gihe nyuma tumaze kuba bakuru haza kuba Paruwasi Remera ni hariya Hotel Sherando yubatse turahabona naho ngaho rwose muri metero nka 20 uvuye kuri Hotel Sherando. Hanyuma amashuri abanza nayize i Remera nyine hafi iwacu
ndangije amashuri abanza njya mu seminari ntoya y'Indera ndayiga ndayirangiza nza gusaba no kujya mu seminari nkuru by'amahirwe baranyakira ubwo bafite uko babireba bakabona wenda bikwiye ko ugenda uko wari ushobora kubisaba bakamubwira bati wowe uretse cyangwa se turabona wanyura indi nzira hanyuma ndayishimira na Kiliziya nyakiriye nyine njya mu seminari nkuru nyitangirira irutongo mu mwaka wo kwimenyereza filozofiya na teologiya yego bawita année propédeutique mvuye muri uwo mwaka nkomereza mu seminari nkuru ya Kabgayi muri philosophicom cyangwa filosofa aho umuntu ajya kwiga ityaza bwenge rya filosofiya mpavuye nkomereza mu seminari nkuru ya Nyakibanda aho namaze indi myaka 4 niga ibijyanye n'imenyamana n'isesenguramana rya teologiya kuko umupadiri ntabwo yaba umupadiri atarize ibyo byombi filosofiya na teologiya nibyo byibanze birangira nyine ngeze ku busaserdoti ku itariki maze kubabwira mu kanya yego urwo nirwo rugendo rwanyu aho ngaho hari icyo twakwibaza aho ngaho ukimara kuba umusaserdoti abenshi abanyuze mu seminari ntoya nanjye nayinyuzemo iyo uri umuseminari muto akenshi ubu ufite amatsiko yo kuti nimba padiri bizagenda bite umunsi ubanziriza kugira ngo uhabwe ubusaserdoti habyuka ari buke wigeze usinzira cyangwa nawe wari wicaye nk'abandi bose utegereje ngo biraza kugenda bite ahubwo icyo kibazo mbajije reka ngihere nsaba kujya mu seminari nkuru kuko ndi mu seminari ntoya nabanje kubyifuza nk'abana benshi hari abana benshi bifuza kwimana seminari ngenda numva nz'abapadiri ariko iyo umuntu ageze mu myaka yo gusoreka hari ibintu bitekerezo bigenda bihindagurika rimwe nkumva nzajya muri universite ubundi nkumva nzakora ibindi ubundi nkumva n'iby'ubupadiri byamvuyemo ariko igitangaje nuko njya kurangiza seminari ntoya igitekerezo cyagarukanye imbaraga nyinshi noneho nsaba kujya mu seminari nkuru ariko nabyo bibanje kunyura kuri vuga ngo njyeyo singeyo ugisha inama bakubwira bati nawe genda usenge birangira rwose mfite inyota yo kujyayo hari nk'igihe rwose ndi mu seminari ntoya nigeze kumara ijoro ryose aribyo ntekereza se koko njyeyo cyangwa singeyo cyane ko hari n'izindi mpamvu iwacu batubyaye turi abana 4 yego ari njye w'imfura abandi bakurikiyeho ari abakobwa gusa urumva uri imfura uri n'umuhungu wenyine ubwo n'umuco nyarwanda ukaza ariko wagera ukavuga uti na Yezu bamubyaye ari umwe abandi batisi bamubyaye ari umwe na Paulo mutagatifu bamubyaye ari umwe ibi ngibi byo kuvuga ngo nditwaza umuco hanyuma nange kumva ijwi ry'umpamagara ntabwo ari byo birangira ngize n'amahirwe mbona umuryango wanjye nta kibazo bifiteho ahubwo uranshyigikiye noneho umbaza utese ujya kuba padiri noneho byagenze bite yewe naye nafashe umwanya wo kwihererana n'abandi uko tugira imyiherero mbere y'uko kuba padiri kandi mara umwanya igihe kinini ariko hari n'indi minsi 3 namaze ndabyibuka ni mu Bikira Inyamirambo mbere y'uko mpa padiri namaze iminsi 3 nzirikana nsenga ngisha inama nyagasani ariko numva mfite inyota yo kuba padiri ntabwo bangifite ariko nkabitekerezaho umwanya uhagije naho umunsi ubanzaho rwose nararyamye ndasinzira gusa nuko nafashe umwanya wo gusenga cyane hanyuma ndangije ndasinzira mbyuka kare cyo ko ndabyibuka nabwo ndasenga ubundi arikiepiskopi wa Kigali wampaye ubupadiri Musenyeri Tadeo Ntinyurwa yaje asanga niteguye nta bwoba ntaki ahubwo mfite ishyushyu kuba tugaruka muri akazanga turagaruka ese igihe wumvaga wari ufite imitima ibiri uvuga ati jyayo ikindi undi ngo bireke ntujyeyo wumvaga wakubwiraga ngo bireke ntujyeyo uwo mutima wabikubwiraga wumvaga ukwerekeza he urumva uri umuntu nk'abandi numvaga umutima umbwira utari ko buriya wowe ushatse hari icyo byagutwara cyane ko icyo gihe twari tukiri n'abasore tutarasaza hari abakobwa bakorebaga bakagukunda bakabikwereka ko bagukunze kandi nawe umutima ukunda ntabwo nawe uba ufite sibyo ku buryo wumva wabakunda ariko nanone ukumva hari undi muntu uguhamagara kandi ukomeye cyangwa se ukavuga uti ariko se buriya njyewe nubatse inzu nk'uko kanaka yayubatse nkagenda nkakorera amafaranga nk'uko abandi bayakoreye ese hari icyo byatwara cyangwa se njyewe
ntibyangwa neza, ariko bikarangira n'ubundi uvuga uti ariko ingoma y'Imana se nayo ko numva ikeneye abayitangira, kandi ko iryo jwi niyumvamo niyo nyota nyiyumvamo, ndetse bikarangira ahubwo ari iyo nyota ari ibaye nyinshi kurusha inyota y'ibindi byo hanze ahangaha. Ni ukuvuga ngo umuntu aba ari umusore nk'abandi, nujya kumubikira aba ari umukobwa nk'abandi, nta ibyo bitekerezo byo kuba yashaka, byo kuba yakubaka ubuzima hanze aha, byo kuba yaba umuntu ukomeye hanze aha, nawe ababifite, ariko bikarangira Nyagasani amutwaye umutima. Tumeze nk'abasoza kuri iyo ngingo yo kuva turi kuba abasaseridoti, urabona niba bari gutanga ubusaseridoti hari umuhango tugeramo, abadiyakoni bajya guhabwa ubusaseridoti bakarambarara hasi bubitsinda bakabasabira amasengesho. Muri kiriya gihe nagize amahirwe yo kwitabira imihango myinshi cyane, ubona bari nk'ahandi hantu. Igihe wari nabyita kurambarara hasi, kizanye Ikinyarwanda kizi neza, urambaraye hariya hasi kuri yakondo no kurambarara rwose. Wumva watekerezaga iki? Wumvaga uri ku isi cyangwa nawe hari ahandi hantu wari umeze nk'aho wagiye? Nibyo koko, mu gihe cy'itangwa ry'ubupadiri ndetse n'ubwepiskopi, hari igihe kigera ubuhabwa nyine akarambarara yubitsinda. Abantu benshi bazi ko aricyo mu bikorwa cyangwa se mu mihango ikorwa aricyo umuhango ukomeye kuruta iyindi. Ntabwo ari wo mukuru burya. Umukuru ni ukuramburirwaho ibiganza, ni ukuvugirwaho isengesho ry'iyeguriramana. Ariko kiriya gikorwa cyangwa se uriya muhango mutagatifu wo kurambarara hasi nawe ufite agaciro gakomeye, kubera ko ugaragaza kwirundurira rwose mu waguhamagaye. Ni ukwirundurira mu waguhamagaye. Baba bavuga babiyambaza n'abatagatifu, kugira ngo abatagatifu bagushyigikire muri ubwo butumwa kandi bagutura Imana, nawe witura Imana. Icyo gihe rero numvaga, nkuko nari nabitangiye gusenga kare, numvaga rwose nirunduriye muri Nyagasani. Ubundi iyo nabirebaga mbere babikorera abandi, nabonaga bifata n'umwanya munini, ariko giye kubera ko numvaga naryohewe, numvise ndyamye nk'amasegonda 20. Nyuma mbirebye muri filime sanga namaze akanya kanini cyane, bigaragaza ko numvaga nishimye kandi ndyohewe nsenga nanjye nitura Imana, kandi wicisha bugufi, wirundurira mu biganza byayo, cyane cyane wicisha bugufi, kugira ngo, kuko ubutumwa bwo kwiyegurira Imana cyangwa se ubutumwa bwa gisaserdoti ntabwo wabukora uremereye cyangwa wiremereje, bisaba kwicisha bugufi kugira ngo uzakomezwe n'Imana. Aho ngaho nicyo numvaga ndi kubwira Nyagasani, nishimye, ngira Nyagasani nishyize mu biganza byawe, intege nke zanjye urazizi, ariko ngewe nzi ko uri umunyembaraga, uzanshoboza. Nicyo nabaga mbwira Nyagasani, numvaga nishimye. Yego. Ahangaha twagusanze mu rugo rwa Kardinal Kardinal Kambanda. Ubundi umurimo ukorera ahangaha mu rugo ni uwuhe? Ahangaha kwa Kardinal nyine muri mukora hano. Muri urugo rwa Kardinal maze mu mwaka n'amezi 4. Ni ukuvuga ngo yabaye Kardinal tubana. Mpafite ubutumwa bujyanye n'iby'amategeko, amategeko y'igihugu, mu Gifaransa tubyita affaires juridiques, nibyo mashinzwe, ariko naniga, kuko ayo mategeko nubwo hari aho nayagejeje, ariko ndacyaniga, nubwo ibi bihe bya COVID-19 byagiye bituma amashuri ahagarara, cyane cyane ko nigaga nimugoroba, byabaye bihagaze gato, ariko mfite icyizere cy'uko umunsi umwe tuzongera tukajya mu ishuri tukarangiza, kuko hari hasigaye n'igihe gito. Hanyuma ubundi butumwa mpakorera, nshinzwe ibijyanye n'urubuga rwa diocese, mu Gifaransa twita site web cyangwa mu Cyongereza website ya Arkidiocese ya Kigali, ariko ngatanga n'umusanzu iyo bishoboka mu bunyamabanga bwa Arkidiocese. Murakoze. Ahanga nese tugaruke kuri iyi website, wabukoraho nyine website management nka social media management, no ushyiraho content ijyanye na kiliziya, wabukoraho iki kuri website? Website urebye ni ngewe uyobora, ariko hari undi mukozi dukorana ushinzwe gushyiraho amakuru n'iki, ariko nk'amakuru ndabanza nkareba ko anoze, nkamenya n'amakuru ajyaho n'atajyaho. Makiri chief editor. Ni chief editor, nuko nanze kuvuga mu ndimi z'amahanga ngo bose batwumve, ni nka chief editor wayo. Yego. Mwatubwiye ko mwiga bijyanye n'amategeko, nanone hano nubwo mubikora hano muri urugo rwa Kardinal Antoine Kambanda. Ese nahanga mubyigira cyangwa se hari ahandi hantu mubyigira, ariko
amasomo mukafatira hano? ni ririya shuri, niga muri ririya shuri ryitwa ALPD. Ni ishuri ryitwa ALPD, ni Institute of Legal Practice and Development. ni ukuvuga nyuma y'andi mashuri warize y'amategeko, ubu igihugu cyacu kigusaba ko ukora iyo myitozo ijyanye n'amategeko, legal practice, kugira ngo koko ushobora kuba wakemura ibibazo bijyanye n'amategeko, wakemura ibibazo by'abaturage cyangwa se ahandi ukora, kuko abakenera amategeko ni benshi cyane, ibigo bitandukanye, kiliziya n'ibindi. ubwo rero ntabwo nigira mu rugo, ahubwo ni ririya shuri ry'Inyanza. Ubundi ishuri ry'Inyanza niho campus y'ibanziri, ariko twagize amahirwe baratworohereza bashyiraho campus hano i Kigali. hari abiga nimugoroba n'abiga muri weekend, yego, mu mpera z'icyumweru. Ngewe rero ni mu biga nimugoroba guhera kuwa mbere kugeza kuwa gatanu. Byahagaritswe n'iki kivuna muheto cy'icyorezo, ubundi nuko byari bimeze, kandi ubundi nari ndi hafi yo kubisoza, ariko ndacyafite icyizere ariko ko bizakura. Yego, Padiri, tumeze nk'abava ku rugendo rwawe cyangwa se ku buzima bukwerekeyeho, butujya nko mu gice cya kabiri kivuga ku buzima muri rusange busanzwe. Ahangaha abakristo cyangwa se abaturage muri rusanzwe, b'abaturarwanda cyangwa se abatuye ku isi yose, abapadiri tubafata nk'abantu barimba umuziki uri classique. Tukandika solfège iri mu bitabo, tukabisoma, tukigisha abakristo cyangwa se no kurima mu kiliziya. Gusa hari abapadiri benshi batandukanye tumaze iminsi tubona, hari ukorera ubutumwa muri diocese ya Nyundo, uririmba hip hop. Hari abandi ni François namumenye. François. Hari ndi umuyobozi wa Ines Ruhengeri, Dr Fabien, nawe yahimba indirimbo akazorumoniza, abandi bakazirimba akazishyira kuri YouTube. Ese nk'iyo padiri agiye muri studio akarikodinga indirimbo akarema mu buryo bwa hip hop, cyangwa se akazatanga abandi yazarumonije bakaziririmba, abandi bapadiri bagenzi be mubifata mute cyangwa se mubyakira mute? Umbajije kubijyanye n'abo bapadiri babikora, bakuru bashobora gusohora indirimbo, ndetse ntibajye muri biriya ari mu njyana mumenyereye hip hop. iriya classique akenshi ikunda gukoreshwa mu masengesho aho abantu bateraniye, ari nabyo twita liturgia. burya liturgia bivuga abantu barenze umwe bateraniye basenga, basingiza Imana nabo bitagatifuza. Ariko nanone izo ndirimbo zakoreshwa igihe kirekire, zikoreshwa mu kiliziya, ariko hari aho umuntu agera akabona ko n'izindi tarizo zikenewe, naho zitakoreshwa muri liturgia, ariko hari abantu bazumva hanze aha kandi zikabafasha. Iyo umupadiri rasohoye indirimbo nk'iyo ngiyo, nka biriya ba François na Fabien Hagenimana, buri hari n'abandi bazaza muri iyi minsi cyangwa se bari kubitegura, cyangwa namwe mukaza, cyangwa nanjye ahubwo niba ntarimo sinzi kumenya ndimo. Nkeka ko ntago abapadiri bandi byababaza, cyane cyane ko icyo bareba cya mbere nicyo warugamije, warugamije kugira ngo ubutumwa butambuke. Noneho hari abantu batibona muri zya ndirimbo zindi classique, ariko wazanira iyo hip hop, wazana indi njyana na reggae n'izindi, agahaguruka, bikaba byatuma ashobora no gukurikira ubutumwa wamuhaye. Erega burya n'abasenga ntibabura no kubyina, ukiza atabyina. Ushobora no guhimba indirimbo ibyinitse rwose ishyushye, bikaba byatuma umuntu yishima, anezerwa, yewe anasenga cyangwa se yumva n'ubutumwa. Ndetse ahubwo mperutse kumva, wenda ashobora kuba yivuze yihuta yiganirira, ariko ntabwo umuntu mukora apfa kwiganirira gutya gusa, burya yavuze ikintu aba yagitekerejeho. Mperutse kumva Papa Francis avuga ati dukwiye no kuzareba ukuntu dufasha abantu gukora umuziki ushobora kugira ku byiciro byose by'abantu, harimo n'urubyiruko, urubyiruko rukenera ibyo bintu byose bishyushye. Ndetse buriya ziriya ndirimbo classique abagatolika bakunda cyane ni nziza, ariko buriya iyo duhimbye n'izo ndirimbo zindi ushobora gushyira mu bitaramo, ushobora kumvira iwawe mu nzu, n'aba mu yandi madini bakunze kuzumva, ugasanga dufashije abantu benshi kumva ubutumwa bwacu. Kandi ubwo butumwa bakavuga ati yewe ntabwo tuzi ko mufite ibintu byiza bimeze kuri iyi. Izo ndirimbo rero ntabwo abapadiri bashobora kubigiraho ikibazo, keretse wenda uhimbye bakabona n'ubutumwa bwawe cyangwa se n'imyitwarire yawe muri rusange ntabwo imeze neza, aho ngaho bashobora kubwira bati gabanya hangariya, gabanya cyangwa se buretse gatoya, ariko ubundi nta kibazo kirimo.
ingingo twatuganiyeho itugejeje ku yindi ngingo ivuga ku rubyiruko rw'u Rwanda turimo ubu ngubu cyangwa se ikintu kijyanye n'imbuga nkoranyambaga. Mugenzi wanjye Ale ayaza ahangaha wenda murakoze ahangaha ndaza kumubaza ese ubundi hari ukuntu ikigaragara cyo mubana n'urubyiruko kenshi kandi mwabaye wenda ushobora kuba wari mu gihe cy'urubyiruko ariko nta igihe cy'imbuga nkoranyambaga zitaratera imbere. Ese ubu ngubu mubibona mute? Mubona hari icyo byangiza, hari icyo byongeraho? Ese mubibona mute iyo mubonye urubyiruko akenshi ushobora gusanga nk'umwana amara nk'amasaha 5 kuri WhatsApp cyangwa se umunsi wose kandi wenda atari kwiga ahubwo ari uko ari kubireba gusa. Ese nize namwe mwatanga ku rubyiruko mu bijyanye no gukoresha imbuga nkoranyambaga? Aho ngaho icyo nabanza kuvuga nsubiza icyo kibazo nuko imbuga nkoranyambaga ubwazo ari nziza cyane. Ni nziza, zifite akamaro kuko zihutisha amakuru. Mbere zitarabaho kuko twe twabayeho zitarabaho. Ngo uravuze ngo zitaratera imbere ahubwo zaje zitaranabaho. Zitaranabaho icyo twari dufite na radio. Nayo kandi buriya muntu mukeka ko ari kera cyane. Hari umuntu ukubwira ati twebwe twajyaga kumva radio dukoze urugendo tukajya kumvira ku muntu ukomeye munsi duhagaze munsi y'igiti, radio yishyize mu giti kugira ngo twese twumve. Ariko twebwe twakuze radio zihari. Yewe muri za 90 myaka za 90 haza imbere ya jenoside haza na televiziyo. Ariko hari n'abarebaga televiziyo zo hanze afite za antenne parabolique. Nibyo twari dufite. Izi mbuga nkoranyambaga zabonetse cyane cyane iwacu mu Rwanda nyuma ya jenoside, ari nabwo zasakaye no ku isi cyane. Zifite akamaro cyane kuko zihutisha amakuru kandi burya amakuru ni ingenzi. Byongeye zifite nabo zitunze ndetse n'amakuru zifite nabo zitunze cyangwa se zifitiye akamaro ubuzima bwabo bwa buri munsi. Zishobora kubaka. Nicyo cya mbere navuga. Bikubijyanye rero n'urubyiruko, kuba urubyiruko ruzigeraho ni byiza. Ni byiza cyane kuko nyine hashobora gucaho ibintu, hashobora gucaho inama nziza, hashobora gucaho umuziki mwiza, hashobora gucaho amasomo, hashobora gucaho n'imyidagaduro nayo ibikenewe, ntabwo ari mibi. Gusa ku rundi ruhande umuntu akaba yagira inama urubyiruko rwo guhitamo. Iyo ngiye ku mbuga nkoranyambaga ndeba iki? Iyo ngiye nshobora kubona nkabona wenda bampaye link niko tubyita, bampaye umuyoboro uyu n'uyu, nika mbyita umuyoboro kuko nkunda kuvanga indimi, ntabwo bigize. Bampaye umuyoboro ngo ngunyuremo ndahahurira n'amakuru. Ariko iyo nsanze amakuru atari bunyubake kandi bigitangira uhita ubibona ko ayo makuru ashobora kubaka cyangwa atari bukubake. Ushobora guhita uvuga utanga ndayasezereye nzajya ndeba ibinyubaka. Ikindi kuko impamvu vuga ngo ibinyubaka nuko nk'ubu njya mbabazwa nuko imbuga nkoranyambaga z'uyu munsi jya kubona ukabona ziri guhitisha ingeso mbi zirahari, guhitisha inzangano mu nyangire n'abadashakira amahoro igihugu. Ibyo byose umuntu arabibona. Niba ubibonye ukabona bitakubaka ntacyo bikumariye, biveho. Hari ibindi byinshi bikubaka kandi biri kuri izo mbuga nkoranyambaga. Guhitamo kuko n'ubundi burya ubuzima burangwa no guhitamo. Mwahoze mumbaza kuba padiri nuko nahisemo, ariko n'uwagiye gushaka yahisemo. Nawe rero muri izo nkoranyambaga urubyiruko ariko n'abakuru, hitamo ikigufitiye akamaro, kikubaka kandi kikubaka n'abandi. Icya kabiri no kumenya gukoresha neza igihe, kuko nyine muranabivuze namwe ugasanga umujene urubyiruko cyangwa n'umuntu mukuru nta bindi yirirwamo n'ibyo gusa, ugasanga yibagiwe n'izindi nshingano afite. Wenda umuntu ufite urubuga nkoranyambaga ashobora kubwirwamo ko ariko kazi ke, ariko wowe ushobora kuba ukora mu biro, ufite wenda na shobuja cyangwa se ufite n'imari ucunga business, nacyo cyabaye ikinyarwanda. Wajya kubona ukabona biri gusubira inyuma cyangwa biri kugenda nabi cyangwa umukoresha ari kukureba nabi cyangwa se ubuze n'akazi kubera kwirirwa cyangwa se gutanga serivisi mbi kubera ko wibereye kuri WhatsApp, wibereye kuri YouTube, wibereye kandi wenda unareba n'ibintu bitari ngombwa cyangwa se bashobora no kureba mu gihe cy'ikiruhuko cyawe. Icya mbere navuga no guhitamo ndetse no gukoresha neza igihe. Ukavuga uti ibi bintu mbireba iki gihe n'iki, hanyuma ubundi ngakora akazi kanjye. None se murakoze, ariko nanone hari ukuntu iyo
mwebwe mugiye gukoresha mwavuze ko mukoresha imbuga nkoranyambaga kandi bikaba ari byiza. Ese mwebwe iyo mutari mu bintu muri content cyangwa se mutari kureba ibintu by'abihaye Imana muba muri iyo mukoresha imbuga nkoranyambaga muba mwisanzuye kuki? Yewe uriya ugine kubera ko kiliziya yantwaye umutima, reka bivuge gutyo, nyiha umwanya munini. Ibintu bya mbere ndeba ni bya kiliziya. Ese kiliziya muri minsi bihagaze bite? Papa aravuga iki? Abepiskopi batubwira iki? Inyandiko zasohotse nizihe? Ukazirebera no ku mbuga nkoranyambaga. Ariko ntabwo ari ibyo gusa. Sinababwiye ko naniga se. Naho hari igihe ujyaho ugasanga hari bishobora kugufasha mu masomo yawe. Ukabikoresha, ukabisoma, ukabihuza n'ibyo abarimu bagutoza, nawe ukabihuza n'ubwenge bwawe hakagira ikivamo. Ariko nanone si ibyo gusa. Nanjye ngira umwanya wo gukurikira aho igihugu kigeze. Ni nk'ibihe biganiro mureba nyine, wenda reka tuvuge kuri YouTube na televiziyo, ni nk'ibihe biganiro mureba? Kuri YouTube nkunze kureba izi nkuru harya muzita ngo iki, ziri série, amaseri ibi bya papa sava, aya mafilime aca kuri YouTube, amafilime acaho njya nyareba, nkareba inyigisho irimo, cyangwa se no guseka, nanjye ngasekaho bisekeje. Cyane cyane maze kumenya n'umuntu wenda amenya n'icyo atubwira. Uriya nka papa sava n'urugero, maze kubona ko buri gihe atangira agaragaza ibibazo muri sosiyete biri mu muryango gute, kandi bikarangira habonetse inama. Ibyo rero nanjye ndabikunda, ndetse bishobora no kugufasha igihe uzajya kwigisha nawe ukamenya icyo wabwira abantu, bihuje n'ukundi tugomba kwigisha abakristo. Njya ndeba umuturanyi ya Clapton Kibongo, izo ndazireba ntabwo rwose nabihisha. Ariko n'umuziki buriya ndawukunda cyane. Noneho nk'umuhanzi mu Rwanda ukunda mu muziki, duhereze nka batatu. Yewe buriya se ugira ngo ntumbaza batatu ndabwo gusubiza. Ariko nk'abahanzi mu Rwanda, abahanzi mu Rwanda ndabakundira. Abambere nkunda guha umwanya ni abangaba basora indirimbo z'Imana. Ni nkande urugero ni nko muri kiliziya, Marius Bizo muri iyi minsi mushyashya, ariko yazanye ibihangano byiza, ba Cyprien Rwabigwi, ba Israel Mbonyi, nubwo tudahuje kwemera, ariko indirimbo ze hari ukuntu nzikunda, uba wumva zigira ku mutima. Hari n'abandi wenda nubwo badaheruka guhimba, abitwa ba Alexis Dusabe, ariko simzaho mperutse kujya mbona akaririmbo kuri YouTube. Nanjye kandi kuri YouTube mfiteho uturirimbo zitubwira, ahubwo na channel tugiyeho nyine tureba, mfata nakanya nkazireba nanjye kandi bizanye bafata nk'umwanya ukadutubwira. Umwanya munini wo kubijyamo, ariko hari indirimbo njya nsohora, ndaza kuyibaha. Ariko hari nk'indirimbo wenda navuga yitwa uhumuriza abagusanga, amavuga Yezu. Uhumuriza abagusanga, yitwa uhumuriza abagusanga. Uyishyize muri YouTube yahitiza wayibona. Hanyuma rero kuri YouTube, kuri social media, undi muziki nanone watubwiye mu bantu baririmba indirimbo zihimbaza Imana. Ese none mu bandi bantu buriya nakubwira ko nka King James njya mureba cyane. King James ndamureba cyane kuva yatangira n'uyu munsi, n'indirimbo asohora nyinshi ndazimenya. Nk'indirimbo imwe wakunze ya King James ni nk'iyi? Numbaza amazina yazo bivuze kungora. Nk'iyayiririmbye mvuga ngo ndakubwira ngo iyi niyi, ariko kuyibuka gutya bihangisha kungora. Ariko King James ndamukunda. Aba Bruce Melody ndabumva, ba Knowless ndabumva. Ahubwo hari n'indirimbo za kera ziza zicuranze neza, nazo njya mbona abasore basubiramo. Zo mbona bagenda basubiramo. Hari za ba Kitoko bagiye basubiramo. Zose umuntu arazireba, nubwo atazi umwanya munini cyane, ariko ndabaza abo bahanzi kandi hari icyo bansigira. Hari igihe wenda ashobora kuririmba ibintu wenda ntiduhuze mu byo yavuze, siniduhuze, ariko nkashaka icyiza yavuzemo akabura icyo nsigaramo. Hari ukuntu none bavuga rero ngo ubu ngubu ngo hadutse kuririmba ibintu by'ibishego. Ese ubundi ibyo bishego mwe urabyemera?
byo birahari kandi ikibazo gikomeye kandi ikibazo gikomeye hari ukuntu abantu niba ari gushaka gucuruza cyane cyangwa kugira abantu benshi babareba noneho ugasanga bahisemo ibishegu ibishegu no kuvuga ni ibintu akenshi usanga bitajyanye n'umuco nyarwanda cyangwa se nta ndangagaciro nzima zirimo ahubwo harimo indwanyagaciro nge niko nzita aho kugira ngo umuntu arimbe indangagaciro akarimba indwanyagaciro cyane cyane iyo tuvuga ibishegu tuba tuvuga ku buzima bujyanye no kuvuga ibintu bijyanye ubuzima mbonezagitsina umuntu akabuvuga uko abonye akabivuga mu magambo mabi yandi batubuzaga kuvuga ababyeyi cyangwa se kumva ndetse ikindi kinababaje nuko ubona harimo n'ikintu cyo kutiyubaha no mu buryo umuntu aba yambaye ugasanga harimo ahitamo kwambara ubusa kugira ngo hari barebwe na benshi kuko harimo abantu bakunda ibyo bintu by'ubusa ariko ubundi ntabwo ari neza ukavuga neza ariko utagiye muri biriya bishegu cyangwa se kwambara ubusa cyane cyane ko ugiye mu bishegu no kwambara ubusa ntabwo biba bikiri n'urukundo biba byabaye urukozasoni burya inama umuntu yatanga ahubwo umuntu yanabisaba na leta yabisaba na leta na minisitiri wenda by'umwihariko mbicishe no muri minisiteri y'umuco sinzi icyo minisiteri y'umuco yakomeza kudufasha nigeze kumva babikomoza bavanga ibyo bintu bikwiye guhagarara ntago nakurikiye menye ibyemezo byafashwe neza ariko bakwiye kureba ukuntu bafasha abantu kuririmba ibintu byiza uririmbye amahoro uririmbye urukundo uririmbye amajyambere waririmba n'ubuzima busanzwe cyangwa se n'urukundo hagati y'abahungu n'abakobwa cyangwa se gushaka ukaririmba ku buryo bwiza na kera barabikoraga baririmbaga bakaririmba bakundana ariko kubona ni byiza kandi urukundo ni rwiza kuko nanjye mvuka ku bakundanye ku buryo rero mvuka ku bakundanye urukundo ntabwo narwanga ariko hari ibyo wita ngo ni urukundo ariko atari urukundo ahubwo ari ukwandavura ibyo rero nasaba urubyiruko guhitamo navuze muhitemo ibyo mureba ariko munahitemo ibyo mutwereka ibyo muducurangira hari n'abakora ibisigo ese ibisigo byanyu ni ibihe bitubwira iki hanyuma nkasaba nyine na leta nabicishe by'umwihariko muri minisiteri ishinzwe umuco kureba icyo yakomeza kudufasha kandi babyigisha abakiri bato bahereye muri za primaire bavuge ko umuntu nyamuntu agomba kuba ameze atya ntabwo wafatirana umuntu amaze kugorama mu myaka 20 ntabwo wamugorora ngo bikunde yego dutangira ikiganiro mwatubwiye ko mwiga mbere yo gutangira none kujya kuba umupadiri washobora kuba wakundwa n'abakobwa ese ubundi nk'ubu ngubu iyo bagukunze bakabikubwira ubabwira iki ahubwo wagira ngo usoma mu mitima ko bibaho rwose bibaho uri padiri cyane cyane ikiba padiri tuba turi abasore nk'ubu ngubu mu Rwanda abantu baba padiri guhera ku myaka 26 27 28 njye nabuhawe mfite 31 umuntu aba akiri muto pe ku buryo umukobwa ashaka kureba akabona umusore usa neza muri icyo gihe twasaga neza gusaza nyine no gusaza hanyuma akagukunda rimwe wenda akabikora atazi kuri padiri cyangwa se akaba nabizi akaba nabizi ariko icyantangaje nubwo ari n'umuntu akiri umusore gusa no mu myaka ikurikiyeho ntubura abakubwira bati twagukunze muri mu mirimo y'ubupadiri ubutumwa kandi wenda bitangira ashima ibyo ukora ibyo uvuga muri uko kugushima bikarangira haje n'ibyindi byiyumviro mu mutima we iyo bibaye rero cyane cyane ko baba barabiguteguye bakubwira ko ibyo bishoboka bishobora kubaho ni nayo mpamvu twiga igihe kirekire twiga byinshi ariko tugirwamo n'inama nyinshi byo bita formation hari ibijyanye n'amasomo hakaba n'ibijyanye n'inama amasomo nabyita le côté intellectuel mu gifaransa hanyuma inama no gusenga no kugufasha kuba umuntu ufite ireme nabyita formation muri iyo myaka yose twize mwumvise ko ari na myinshi baba baraguteguye bakubwira ati ibyo birashoboka kandi na se kibi nawe ashobora kugutega imitego ayinyujije mu bunze zitandukanye nawe rega ya nyama igira ibyiyumviro ntabwo hawe yagiye ese wowe ibyiyumviro bije wabigenza ute wabyitwara mute ubwo rero iyo umuntu akubwiye ati ndagukunda akamubwira ati ni byiza ariko rero
urukundo rwacu rufite aho rugomba gutangirira naho rugomba kurangirira. ndagukunda nk'umuntu, ndagukunda nk'umwana wa kiliziya, ndagukunda nk'umurayiki, ubwo akenshi abari abakobwa ubwo ni umurayikikazi, ndagukunda rwose, ariko naho bigarukira kuko urabizi ubutumwa bwanjye, anasezeranye kubaho giseribateri, kuko kiliziya ifite discipline yuko abajya kuba abapadiri bagomba no kuba ari abaseribateri babihisemo ubuzima bwabo bwose, bakabihitamo ku bushake ntawe bibategetse. Nabihisemo rero kandi ntabwo nshaka kwica isezerano ryanjye, ubwo tuzakomeza tubane, sinzaguhunga nawe ntuzampunge, ariko naho bigarukira kandi na bagenzi bawe naho bigarukira nyine nuko bimeze, ubyakire ukamubwiza ukuri hakiri kare kugira ngo atajyaho ukamurya umutima umubeshya kandi ntacyo uzamumarira kindi, nko gushaka kubana mu rugo nk'umugabo n'umugore. Ni byiza rero no kumubwira hakiri kare uti nahangaha bigomba kugarukira nta bindi. Hari abantu bari kuri iki kiganiro, nanjye ndimo bahora bibaza ikibazo bati ese ikigora umupadiri ni icyaro, umuntu umva ati ikigora umupadiri ni umugore cyangwa se ikindi kintu runaka. Ese kuri wowe ubona ikintu cyagora umupadiri mu butumwa bwari ikihe? Kamere kuri ako kantu ruvuze ngo abantu bavuga ngo ikigora umupadiri ni umugore, nkeka ko ari ukwifuza umugore ubwo baba bashatse kuvuga, cyangwa se kuba hadafite umugore, waya aho ngaho no kwibeshya. Icyambere bo warabigiye mbere kubizi, abantu bagira ngo hari umuntu wo waraje iwanyu akagufata gutya mu mashingu akakujyanayo ati nkugize umuseribateri iteka. Icyambere ni wowe wabihisemo, uranabisaba, ukabisaba umwaka umwe, ukabisaba wa kabiri, ukabisaba buri mwaka uko twandikaga amabaruwa abisaba, ari cya musenyeri ukamwandikira umwepiskopi wawe akagusubiza, akakugira inama bakanakwigisha kugeza igihe uzagera no ku budiyakoni aho usezeye ku burayiki, usezeye ku buzima bwo hanze ahangaha. Ntabwo ikigoro cya mbere kuba udafite umugore, ntabwo ari cyo kibazo cya mbere umupadiri ashobora kugira. Aramutse akigize cyaba ari cye bwite, cyangwa wenda atarashunguye neza, cyangwa se wenda se kibi yamuganjije simbizi, ariko ntabwo ari cyo kintu cya mbere kigora umupadiri. Ngewe ku giti cyanjye reka mbabwire ikintu nabonye cyagora umupadiri cyane. Ikintu cyagora umupadiri cya mbere ni ukutumvikana mu bantu, kandi koko aho bigera ukabona padiri abantu bamwe ntibamwumva. Ndahera ku bakristo basenga cyane, ushobora kuba abana n'abakristo basenga cyane barimo barayiki, noneho wajya kubona ukabona ibyo ubabwira, inama nziza ubabwira zo kubaka ubuzima bwabo bwo kuri roho, cyangwa se bwo kubaka paruwasi, cyangwa kubaka diyosezi, ibyo mwakora inzira mwacamo, ukabona barimo batangiye kubonamo umuntu uri kubavuna, cyangwa se wenda ufite indi migambi agamije kandi wowe uzi kugamije icyiza. Icyo kirakuvuna cyane, kirakuvuna, ariko nanone warabiteguriwe. Ntabwo ibyo uzavuga byose uzahita wakirwa ako kanya. Hari abazakumva ariko hari n'abaza gushakamo ibindi bibazo, ibyo bizabaho. Ushobora no gufasha umuntu aho kugira ngo abantu babone kuri kumufasha bakakubonamo, ukabibonamo izindi mpamvu, kucyagendana na kanaka, kucyavugana na kanaka, kuki njyewe namubuze uri akamubona kandi wenda nawe unshaka wambona. Icyo birababaza. Ikindi gishobora kubabaza umupadiri ariko kijyanye nuko kutumvikana, nuko njya numva abantu bamuvuga hanze, padiri bamuvugaho ibintu kumva baravuze ngo abapadiri baraje, cyabo wenda nuko n'ubutegetsi bwabo, hanyuma no kuturira imari, njya mbyumva kumva umuntu araje rwose anahimbye n'ibintu bitanabayeho, aho yerekana ukuntu abapadiri boretse ibintu, bishe ibintu, ariko ukavuga uti nuko tuticaye ngo tuganire neza nkwereke, ahubwo ko sosiyete itarimo abapadiri hari ikibibuze. Nk'ubu iyo ndebye mu Rwanda nkareba uruhare abapadiri bafite muri sosiyete kuva bahagera kugeza uyu munsi, ndavuga nti niba baratanze umusanzu ungana gutya kugira ngo abantu bagire ireme ry'umutima, abantu bamenye Imana, abantu bagira indangagaciro zishingiye ku ivanjiri n'izishingiye ku muco, hanyuma bakageza n'abantu ku majyambere y'igihugu nk'aya ngaya mbona amajyambere y'iki gihugu. Icyakubwira ukuntu abapadiri na kiliziya muri rusange babigizemo uruhare rukomeye cyane, ariko ntihabura nyine ugira gutya akavuga ati ngewe n'abapadiri simbona n'icyo bamaze. Wakwibuka ukuntu hari abapadiri ashobora kurara adasinziriye
cyangwa se nyine ahagahora ahangayikishijwe no kugira ngo abantu batere imbere kandi akaba yarabigezeho mu buryo ubu bagamije no kugira ngo akomeze abantu batere imbere, ukabona umuntu ntari kubyumva cyangwa ntashaka no kubibona. Reka ntange nk'urugero. Hari umuntu ariko ntimumbaze nimumbwire ngo mvuge amazina ntabwo byaba ari byiza. Hari umuntu wacurangaga gitari akanacuranga abantu bagafashwa, agacuranga bagafashwa rwose bakishima nawe kandi ukabona ko bikunze. Ariko mu byo yacurangaga aho yageze kugera acuranga tuka abapadiri n'abihaye Imana na kiliziya muri rusange. Indirimbo yo nubwo itamenyekanye cyane ariko bayibonye abo yicurangiragaho barayizi. Biza kurangira nza kumuganiriza, icyo gihe ntaba na padiri, ndi mu seminari, ndi hafi kuba padiri, yarasigaye nk'imyaka nk'ibiri. Tuza kuganira ntaze gucuranga ko numva ucuranga neza wabyigiye, ndavuga uko akaraga umurya kubicuranga neza wabyigiye. Aza kumbwira ko yabyigishwe n'umupadiri. Urakubatuka kandi ariho kugisha no gucuranga byibuze. Uri kumutuka kubatuka. Hanambwira ko gitari ya mbere yatunze ari umupadiri wayimuhaye. None numva harimo kwivuguruza. Bakugiriye neza urangije uramutuka. Kandi no mu bindi yavugaga nkumva nta kintu murega mu by'ukuri, nta cyo uri kurega abapadiri gifata kuretse kusa wenda ko ari umuntu wakubwiye ko ari babi ariko atari babi. Ni kimwe nuko umuntu nkawe umusore ushobora kugira gutyo ukagera hanze ukumva nk'umuntu washatse aravuze ati abagore niba umugore arananiye. Nawe ukagenda ko kuvuta buriya abagore niba byo gushaka ugatangira kugenda ubigiramo amaferi. Icyo gihe ibintu yagoretse ibintu. Uwakunaniye wenda yabo ariko bivuga ngo abagore bose muri rusange ngo barananiye. Hari n'igihe ushobora no kuvuga ngo yakunaniye kandi nawe utari bise kigo, ahubwo ari nawe wamunaniye mbere nabyo. Ikishobora kubabaza padiri rero nicyo ngicyo, ni ukwitanga ariko akiturwa igitandukanye nuko kwitanga cyangwa se ubwitange akora ntibubonwe nk'uko abukora. Gusa nanone ntabwo bimuca intege kuko nabyo barabiteguriwe. Barakubwiye bati ntugire ngo ineza yawe, imvugo yawe nziza, inyigisho yawe bizakirwa neza iteka, hari uzabishakamo ikibazo. Kandi wewe wakoze ibyiza, wavuze ibyiza, nicyo gishobora kuremera padiri nawe ibyo umugore. Ikindi noneho hari ukuntu ducurujije muri societe, hari ukuntu societe cyangwa se abantu bavuga ngo nganga abapadiri ngo barabyara, ngo babyara hanze, ngo akenshi ngiyo nk'umupadiri wenda afashe nk'ikigo cya segonderi akagifasha ngo buriya abarimo nk'umwana we. Ibyo bintu biba bimeze bite? Njyewe rero bavuze ngo padiri arabyara, ubundi padiri yasezeranye ubuseribateri, asezerana nyine ubwo no kubyara ntibiba birimo ku mubiri, kubyara ku mubiri ntibiba birimo kubera ko nyine niba usezeranye kuba umuseribateri ubwo wasezeranye nuko no kubyara wabyigomwe kubera ingoma y'Imana. Wa mugani w'ivanjiri ya Matayo umutwe wa 19 umurongo wa 10 gukomeza. Hari abazigomwe izo nzira kubera ingoma y'Imana. Ariko aramutse anabyaye ntawe nzi bifitiye gihamya ngo mvuge ngo wabyaye ntawe nafashe ari kubyara. Ntabwo numva ukuntu ariko murabyumva bivugwa. Kandi nta kuntu bitanavugwa kuko abantu barareba bakavuga ati ko umugabo wuzuye, umeze neza, usa neza, wariye, ni gute ubwo nta kuntu waba utabyaye. Twese hari n'abo bitubwira wabaho udafite twana nka dutatu wowe ibyo ngewe ntawe nafasha byara. Ariko binabayeho ubwo nyine padiri yaba yatatiye igihango cye, afite uko yakumvikana na kiliziya, kiliziya ikamubwira uko agomba kwifata biramutse bibayeho ibintu nk'ibyo. Ese bibayeho kiliziya yamwirukana cyangwa yakomeza gukora umuriro? Kiliziya isaba ko padiri atabyara. Amutse abyaye yabiganira n'umwepiskopi we, umwepiskopi niwe wamenya icyemezo akwiye kumufatira. Reka nawe kuvuga ngo byagenda bite kandi isi nabo umwepiskopi umenye uko umwepiskopi bakibona icyo kibazo. Nkeka ariko kandi ko ntago nifuriza padiri kujya muri izo nzira no kujya kubyara, cyane cyane ko atabona wenda n'umwanya wo kurera neza uko bikwiye abazabyara. Ntago nabimugiramo inama, ariko nkeka ko binabaye ntago navuga ngo isi yarangiye. Byibuze ndamushimira ko atisha umuntu, yabyaye umuntu wenda mu nzira zitari zo,
ariko kubyara umuntu ntabwo ari ikintu wahanirwa cyangwa watukirwa kugira ngo ku buryo wavuga ngo ibintu byahadogereye. No hanze aha ngaha hari ababyara kandi hanze y'ingo zabo hari abasore babyara ari batarubaka, hakaba n'abagabo bajya kubyara hanze cyangwa n'abagore babyara hanze. Reka abo bose ntago baba baciye mu nzira zitari zo, ariko nta nubwo twabavuga ngo tubahane tubakureho mbese tubumvishe. Ntabwo ari gucinga amabere, ahubwo igihugu sosiyete bagira ukuntu icyo kibazo cyakemuka. Ese nubwo wakoze ibintu bidakwiye, uyu mwana uzamwitaho ute, azakura ate, uzamufasha ute? Da padiri ukuntu yabirebera aho ngaho, ariko nta mupadiri kuvuga ngo ndabizi yarabyaye ngo dore ngo uyafite abana ngo ntabyo nzi rwose. Reka tubifate gutyo. Aho ngaho hari ikibazo kindi mpagize. Urabona turi mu nzira igana ku saseridoti, duca mu bintu byinshi. Hari abantu abenshi tubyita kuzuka, bava mu nzira igana ku saseridoti bakavamo batarababo, icyo twita kuzuka. Hano hari n'ababa barabaye abapadiri, urugero sinzi navuga izina niba byaba ari byiza. Hari nk'uwavuyemo ejo bundi arasezerana, Padiri Donatien n'umuparote baga muri diocese Ruhengeri bita mu Kinoni. Kubera ko ntari umuparote, ntago abaparote bose bazi, ariko ubwo nibyo. Avamo azana n'umugore. Ese nk'iyo umuntu azutse akava mu nzira y'ubusaseridoti cyangwa se ari umusaseridoti akavamo akagenda, mufata mute muri kiliziya? Akomeza kugira ya respect mwamuhaga cyangwa se iragabanuka mukamwana mugira ikivumo? Kuba padiri yavamo birashoboka kuko byabayeho. Iyo baba bitarabaho ndari kugusubiza ku bundi buryo, ariko byabayeho ko hari abantu batangira ubutumwa bwa gisaserdoti, tukagira ibyago, umuntu yabyita ibyago, bakavamo. Amahirwe ni bake cyane ugereranyije n'abapadiri benshi cyane bakirimo kandi bakomeye ku butumwa ndetse babusaziramo kugeza banitabye Imana. Byo birashimishije rwose ko abatatiye ubutumwa, se navuga ngo no gutatira ubutumwa, bagize intege nkeya bakavamo. Kugeza ubu ntabwo ari benshi, nubwo nabyo tutabyifuzaga. Iyo bibayeho rero wari padiri ukavamo, ntawagutangira kuko n'ubundi warizanye, si byose warizanye, ntawaje gukurura. Niyo mpamvu ushatse kugenda nta n'uwagufatira, ntabwo yabishobora. Ubundi bamufatira, ubundi se nkanjye ntibikabe, ariko ntibikabe bibayeho nkavuga ngo ubu ndagiye, wenda babambwira atari kugwa bitekerejeho, reka tukugira inama, kangira inama ariko mfashe umwanzuro uriya ndagiye, n'izo nama zanyu mwazingiriye ariko ndagiye. Nta kindi bakora uretse kundeka nkagenda, kuko nta nicyo bakora ngo bamfatire, ntabwo bishoboka. Mu padiri umuntu abibamo mu bwigenge bwe, ntabwo. Iyo rero umuntu agiye, icyambere ubusaserdoti yahawe, kuko buhabwa ubusaserdoti iteka ryose, bo ntaho uba bugiye. Mbese ni nkuko nawe umaze kubatizwa ntabwo ukura mu batisimu naguhaye. Ndakubatiza Yezu akikorera ibitangaza byo kugira umwana w'Imana, ariko batisimu naguhaye ntabwo nayigukuramo. Ibyo wakora byose, niyo wavuga uti uyu munsi mpinduye idini, ndagiye, ntacyo nakora kugira ngo ukuremo ya batisimu. Niyo ugarutse ntabwo twongera kukubatiza, kuko ya batisimu wahawe uracyayifite. Iyo umaze gukomezwa n'umwepiskopi, ugukomezwa uragufite muri wowe, ntabwo nakugukuramo. N'uwo rero nubwo agiye ubusaserdoti yahawe aracyabufite. Icyo atakaza icyo navuga cyitwa uburenganzira mu gufasha abakirisitu gusenga no kwitagatifuza, ndetse n'ubuyobozi muri kiliziya cyarabitakaza, ndetse n'ibindi byose bigenewe umupadiri arabitakaza. Ariko nta nubwo tumuciraho iteka, kuko ntitureba mu mitima. Ntabwo tuciraho iteka, ntitureba mu mitima, nta nubwo tumucira urubanza, kuko na Yezu atubuza guca urubanza. Yezu yatubwiye ati ntimugacire abantu urubanza muzarunyihorere urwanjye. Erega nta nubwo wamenya impamvu zatumye agenda, ashobora kugenda rwose ari n'impamvu nawe ubwe atakibasha kuyobora, kumetriza, nkoresheje igifaransa. Hari impamvu zishobora kuba mu muntu zishobora gutuma yagenda nawe ubwo atakibasha kuziyobora. Ashobora kugenda wenda ari ugupfa kugenda, ariko ashobora no kugenda hari impamvu zishobora gutuma atakimetriza. Gusa ntabwo tuba tubyifuza, nta nubwo tumuciraho iteka, tukomeza kumwubaha nk'umuntu twabanye, nk'umuntu tugihuriye muri kiliziya, kuko ntabwo tuba tumwirukanye muri kiliziya.
n'icyubahiro cya muntu abakigifite, ndetse yewe hari n'abasurana ugasura umuntu mwabanye mu gisaserdoti ariko akaba atakiri umusaserdoti cyangwa akaba atakiri muri ubwo butumwa abukora mu buzima bwa buri munsi, ukamusura mukaganira mukagira ibyo mwibukiranya, cyangwa se haba ari n'inama akeneye cyangwa ubufasha ubufite ukaba wabumuha. Nanjye hari uwo nzi wavuyemo mu minsi ishize nigeze kumusura, turaganira rwose, ndetse n'uwo yashatse nawe turaganira. Gusa kugeza kuri uyu munsi iyo uvuye mu gipadiri kuko uba warasezeranye kudashaka kandi akaramata, kudashaka akaramata nuvuga ngo ntabwo uzashaka, ntabwo kiliziya uyu munsi ishobora kuguha isakramento ryo gushyingirwa. Icyo cyo rwose nuko kimeze. Ubwo ni umurongo wa kiliziya tugomba kwakira, kuko ibyo wasezeranye byari ibintu bikomeye. Ntabwo rero kiliziya yakwivuguruza kuko na nyirayo Yezu Kristo ativuguruza. No kuvuga rero ndumva ari uko nabivuga, ariko aba ari umuntu tugomba kubaha, tubana nabo buri munsi. Kandi amahirwe nabonye nuko nabo kugeza ubu abo nabashe kumva, wenda abivuga ku bundi buryo ntibabura, ariko abo nabashe kumva usanga bavuga kiliziya neza. Nubwo ntabashe kuba padiri, ariko kiliziya ni nziza, ubupadiri ni bwiza. Hari n'uwambwiye ahubwo reka mbasetse, mubaze uwo ari we. Yaraje asanga ndi kuri paruwasi, icyo gihe nari padiri mukuru muri paruwasi ahantu nkiri muto. Areba ukuntu ndi muto, areba ukuntu nirukanka mfite n'imbaraga, n'ukuntu nkunzwe hirya no hino, abakobwa uvuga nabo barimo, nubwo nta rubanza mbacira. Arabireba haza kumbwira ati padiri no kwicare hariya, ati padiri urabizi ntuzavemo, ati ndabona n'ibishoko byazo ukavamo, ntuzavemo. Nubwo njye navuyemo ibyari bikwiye, wowe ntuzavemo, nta nyungu yo kuvamo n'imibaho. Kandi ubwo bimbwiraga afite urugo, afite abana, afite icyo ati nta nyungu yo kuvamo ibaho. Nabitekerejeho igihe kirekire kandi biranyubaka. Ubu buhamya burakomeye, bituma rero mvuga nti reka nkomeze nkomere. N'ubundi nta gitekerezo cyo kuvamo nari mfite, n'ubu nta na gato. Wo ngo tuzamutumira none mu mudu muzamuduha. Numvise rwose abyubatse ati ntuzavemo. Yarambwira ati buriya niyo tuvamo, yego tuba dufite ibyo twuvuga ko ari impamvu, ariko harimo no guhuka, ati ntuzavemo. Byaranyubatse cyane. Ndumva muri ibyo byinshi navuze igisubizo kirimo. Mu myaka 16 mumaze mu bupadiri, kuko mwabugiyemo 2004 ni imyaka myinshi ishize. Ese kiliziya ubu ngubu iri mu kababaro, ndetse isi yose n'Abanyarwanda bari mu kababaro ko kubura nyakwigendera Padiri Ubald. Ese mwarabanye cyangwa se mwarakoranye umurimo wa kiliziya? Ese mwamutubwira yari muntu ki? Tugize amahirwe duhuye n'umuntu bakoranye kandi babanye mu murimo wa kiliziya, yari muntu ki? Ese ngira ngo niba mwarabanye mwarakoranye igihe kinini, ariko duha ishusho ye nyakwigendera Padiri Ubald. Uko Padiri Ubald twabanye, mbere na mbere twabanye nk'abapadiri bahuje ubutumwa, basangiye ibanga, niko tujya tubivuga. Kandi ibanga rya gisaserdoti, icyo cyizere n'ubutumwa duhabwa na Yezu Kristo, kuko ibyo dukora ntabwo ari ibyacu, ntabwo rwose ibyo nkora ari imbaraga zanjye, ni Yezu Kristo. Iryo banga turihuriyeho. Gusa ntabwo twabaye muri diyoseze imwe, kuko we yari umupadiri bwite wa diyoseze ya Cyangwa, njye nkaba umupadiri bwite wa diyoseze ya Kigali. Ariko nubwo ari diyoseze zitandukanye, kiliziya ni imwe, ntabwo ziba zihabanye. Yewe hari n'igihe namutelefonaga nkagira ibyo mubaza, hari abamushaka, nanjye ibyo mubaza nka mukuru wanjye, kuko nta naho duhuriye mu myaka y'ubutumwa n'imyaka y'amavuko, kuko yabaye padiri muri 1984. Urumva rwose ni nk'umubyeyi wanjye. Noneho Padiri Ubald twarabanye, twarakoranye, ndetse yagiye azana mu maparuwasi nabayemo. Padiri Ubald aranduta mu myaka y'ubusaserdoti no mu myaka yo kuvuka, kuko Ubald yavutse muri 1955, 1955, njye mvuka muri 70 itangira. Hanyuma Ubald yabaye padiri muri 1984, njye padiri 2004. Urumva ni mukuru wanjye, naho ubu naramufata nk'umubyeyi, kuko natwe turubahana. Urumva
twarakoranye rero nk'abantu basangiye ibanga, ariko no mu maparuwasi nagiye mbamo yagiye hanyura kandi aje muri buriya butumwa bwe. Buriya butumwa cyane cyane bwo gufasha abantu barwaye n'abaremerewe muri rusange n'ibindi bibazo, kuruhuka ndetse no guhura na Yezu Kristo umukiza. Yezu Kristo ni ukiza. Ubald rero bwitangiye ubwo butumwa, noneho akanabuhuza n'ubutumwa bwo gufasha abantu kugira ku bumwe n'ubwiyunge. Ibyo yabirwaniye urugamba, abikora uko abishoboye, imbaraga zose arazitanga, naho atageze wenda nuko nyine umuntu wese agira aho atangirira naho imbaraga ze zirangiye. Ariko ubundi Ubald ntacyo atakoze, yakoze ibishoboka byose. Ubwo butumwa rero twari tubuhuriyemo, ndibukaza muri paruwasi ya Rutongo nari ndimo, ndibukaza muri paruwasi ya Ruri nari ndimo, muri paruwasi ya Remera nari ndimo. Icyo gihe ho noneho ni paruwasi Remera yamutumiye nawe arabyemera, ariko noneho bikorerwa muri stade Amahoro, stade iruzura. Ahubwo n'u Rwanda rwose rwe rwahaje, ndabyibuka aho twarafatanyije. Bo Nyamata mpari, kuko Nyamata nahamaze akanya gato, amezi 11 gusa, ntabwo yahageze icyo gihe mpari, ariko nzi ko hari ubundi butumwe hakoreraga. Ariko ndabeshye, aho ndibeshye kuko hari ubutumwa bujyanye n'isanamitima yakoreraga i Nyamata, afatanyije n'abapadiri b'i Nyamata, cyane cyane mu gufasha abantu bakoze ibyaha bya jenoside yakorewe Abatutsi, gusaba imbabazi, cyangwa se n'igihe bavuyemo barangije igihano cyabo muri za gereza, kwinjira muri sosiyete, kwinjira mu bantu. Urumva niba warakoze icyo cyaha, kwinjira mu bantu, ushobora kuba ufite ipfunwe, cyangwa se n'abantu wenda bafite ukuntu bakureba kutari kwiza, kandi ko ku ruhande rumwe baba basa nk'abafite uburenganzira bwo kwikanga, ko n'ubundi byo warakoze bari ibintu bikomeye. Ariko ubwo butumwa bakoraga bwari bwo kugira ngo wenda bafashe abantu kwinjira muri sosiyete, sosiyete ntikange, ariko nawe ntubikange, mubashe kubana, mubaka igihugu, mwiyubake ku mitima, mwubake n'igihugu. Nyamata rero yarabuhakoreraga, nubwo ntamaze akaye gato ntabyinjiyemo cyane, ariko abapadiri bafatanyaga cyane, wabonaga ko bari na ubwo butumwa bukora. Ndetse yari afite n'umuryango w'abafurere yatangije. Abafurere n'ubu barahari, mbazi Nyamata, mbazi za Janja, ubu nabo bari mu cyunamo gikomeye kuko n'umubyeyi wabo batangije. Padiri Ubald rero twarakoranye muri ubwo buryo, nkaba muziho kwitanga. Iyo yemeje ikintu kumusubiza inyuma birakomeye. Ubald kumusubiza inyuma byari ibintu bikomeye. Yiyemeje ikintu aragikora. Ikindi igihe cyose, hafi ya cyose, yabaga ari mu butumwa bwa Kiliziya. Kuva akiri umupadiri, akiba na padiri akiri muto, umwanya we wumaraga ari gufasha abakristu, yiruka ajya hehe. Ubwo n'ubuhamya umuntu agenda abona, nubwo icyo gihe nari ntaramumenya, nari muto cyane. Naho buriya butumwa butangiriye, yabaye padiri mukuru ahantu hatandukanye. Naho buriya butumwa bukoreye rwose akazenguruka igihugu cyose, ndetse no hanze y'igihugu yajyagayo. Murabona ko yanaguye muri Amerika, kandi naho nicyo cyari cyamujyanye. Nta nubwo bwa rwa mbere ajyayo. Wabonaga ari umuntu iyo yatangiye ikintu kandi akabazi ko ari cyiza, nta wamusubiza inyuma, kuko biriya butumwa umuntu akora harabaho guca intege. Bati ibi ni kuvuza ibintu, uvuga ugasanga baguca intege. Ariko we icyo namushimira kandi namubonyeho nuko ari umuntu witanga. Ikindi nzi kuri Ubald nuko ni umuntu w'ako kanya, kubwira ibintu ako kanya. Niba atekereje ikintu akikubwira ako kanya, ntabwo ari umuntu uvuga ngo abibike, azabikubwira ikindi gihe, cyangwa se uzabone imyitwarire yahindutse kubera ko atakubona neza, cyangwa iki. Niba ufite imyitwarire atashimye, ahita abikubwirira aho ngaho. No muntu mu gifaransa nta guca ku ruhande, kandi burya abantu direct baba basa nk'abari hafi y'ubutungane, kuko sinkabye, ariko sinkabye, baba basa nk'abantu bafite umutima mwiza, aho kugira ngo ngende nkutekerezaho cyane ku bintu ntagushimyeho, binjye umutima, nkurebe nabi, ugize nuko nabikubwirira aho ngaho, kandi bigahita birangira, kandi tukiyunga, tukaba abavandimwe. Uko nuko Ubald namubonye, akaba umuntu rero nyine uvugishwa ukuri kwe, ni nani na rimwe byangombwa akarivugira, akarivuga, kandi nta kibakoze. Niyo muri biriya bintu byo gusabira abantu bafite ibibazo by'uburwayi, cyangwa se baremerewe n'ibibazo, hari aho yageraga washaka gukabya ugaragaza ko wakize, cyangwa se utangiye gukabya akagucyaha.
oya ibyo urimo ntabwo ari byo yego tanga ubuhamya ariko nutanga n'ubuhamya ntukabye cyangwa se akubwira ati kuvuga ko wakize wagiye kwa muganga birashoboka ko mu isengesho ryanjye Yezu yahagukirije ariko se wagiye kwa muganga waduha n'icyemezo cya muganga kigaragaza koko iyo ndwara niba ari sida niba ari asima niba ari iki warayikize koko watwe uburenganzira wamuna ati ntabwo nagiye jyayo rero ukabona ko ari kuko n'Imana yaremye Imana ikiza ni nayo yaremye abaganga mwese abaganga twabasuzugura n'uwasabira abantu ngo bakire ntabwo yababuza kujya kwivuza Imana idukiza ni n'Imana igira ubwo ngiye bivuze kugira ngo nkumvishe uko Ubald namubonye icyo mushima nuko rero ejo bundi covid iraza imwangiza ibihaha ubuhumekero ngo covid irakira niko batubwiye covid yari yakize asigaranye ibyo bisare bya covid nibyo byamuhitanye nkwenda nk'isomo wamwigiyeho rikomeye utazigera wibagirwa mu buzima bwe ni nk'irihe cyangwa se nk'impamba yaguhaye muri urugendo rw'ubusaserdoti impamba yampaye cyangwa icyo isomo ni ukutazigama imbaraga zanjye mu kwitangira Kiliziya kutizigama gute ntabwo nkwiye kwizigama igihe cyose numva hari icyo nshobora gukorera Kiliziya izo mbaraga nzifite kereka narwaye kereka nagize ikindi kibazo ariko kwitangira Kiliziya ndetse no ku mupadiri utari mu bicu sinzi niba ndibuze kumvikana umupadiri mu bicu ugenda akavuga ngo Yezu ni mwiza Yezu mukunde Yezu ahubwo kwinjira no muri sosiyete gukemura ibibazo by'ukuri bihari gufasha abantu gukemura ibibazo byabo kandi muri rumuri rwa Yezu Kristo no kuvuga ngo Padiri Ubald yashobora kubaho yibereyeho gutya akajya mu Kiliziya agatanga ingisho yo ku cyumweru agatanga amasakaramentu bikagarukira aho ngaho ariko we yongeyeho noneho no kuvuga ati hari ikibazo muri sosiyete kigaragara ubumwe n'ubwiyunge bwarototewe noneho reka ngende ntanga umusanzu wanjye icyo ngicyo nacyo nabonye ko sinzazigama imbaraga zanjye kandi iryo somo narimukuyeho kandi muri uku kutizigama nzagerageza kwinjira muri sosiyete nkemura ibibazo by'ukuri bihari byibuze ntanga umusanzu wanjye ningira amahirwe nzabona n'abamfasha n'icyo umuntu yakora tumeze nk'abasoza kuri nyakwigendera Padiri Ubald hari navuga aho abantu baruhukira abapadiri baruhukira hari uburuhukiro buri muri diocese ya Kabgayi hafi na Sereho burimo abantu benshi bagiye batandukanye bakoze ibikorwa byinshi muri Kiliziya twavuga nka Padiri Gafuko n'abandi akaba n'uburuhukiro bw'abakoreraga icyangugu naho ngaho twavuga ari muri Amerika ese Kiliziya irateganya iki kumushyingura no gushyingurirwa muri Amerika dore ko turi mu gihe cya covid kigoye kuvuga ngo umuntu arava ahantu runaka ajya ahandi cyangwa ni Cyangugu cyangwa bazamushyira hariya i Kabgayi ubundi buriya diocese mumbabarire diocese ya Cyangugu niyo ifite ijambo rya nyuma kuri icyo gikorwa cyo gushyingura uriya mubyeyi wacu ndetse n'umuvandimwe wacu niyo ifite ijambo rya nyuma ishobora kuvuga iti mu mushyingure muri Amerika ariko muri Amerika byo ndumva amahirwe kumushyingura muri Amerika ari make cyane diocese sifuza ko umwana wayo yashyingurwa muri diocese cyane cyane ko buriya diocese iba yarateganyije aho ishyingura abapadiri bayo diocese yose yabiteganya byanze bikunze niyo wenda byaba diocese itarahabona ariko ibiti biteganya nkeka rero ko na diocese ya Cyangugu ifite abiteganya gushyingura abapadiri bayo uvuga ngo ni irimbi ishyinguramo abapadiri bayo natwe muri Kigali muri diocese ya Kigali abapadiri bateganyirijwe gushyingurwa abitabye Imana mu irimbi riri muri paruwasi ya Ndera munsi ya seminari ntoya ya Ndera aho ngaho niho irimbi ry'abapadiri nkeka ko rero na Cyangugu nubwo ntari w'Icyangugu ntanayizi cyane nkeka ko bateganya aho bazamushyingura mu cyubahiro kimukwiye nk'umuntu ndetse nk'umupadiri
nuko mbitekereza naho bundi Kabgayi byo ndumva amahirwe yo kumushyingura Kabgayi ari make kuko buriya ririya rimbi ni rya diocese ya Kabgayi ariko wenda hashobora kuza impamvu ikomeye ituma bamushyingura aho ngaho ariko ndumva amahirwe yo kumushyingura ari makeya none muri bazabitangaza vuba yazashyingurirwa tuzabimenya ariko n'ubu ibyo ari byo byose ari muri cyangwa muri Amerika bwo ntabwo bishoboka yewe byabaho ariko hari impamvu ikomeye wenda si ibyemezo bya covid kugenda ikomera bakavuga bati yewe no kumuvana muri Amerika umuzani n'ahangaha biragoye bikaba byatuma amaherezo ashyingurwa hariya ariko uko mbibona ngenda ndabona bazamushyingura mu Rwanda ndetse muri diocese mwakomeje kuri petit seminaire y'Indera hari indi nkuru y'akabaro iherutse gutangazwa y'umuseminari muto w'Indera wigeze witabye Imana muri cya cyumwe sinzi niba mumuziho uwo mwana namumenyeho ariko ntabwo nari muzi imbere muzi nyine bavuga ko yitabye Imana mbona n'amafoto ye ahubwo icyantangaje nuko nasanze ababyeyi be nari mbazi kuko ari abo muri paruwasi natangiremo ubutumwa ya Rutongo numva ndanabamenye ariko umwana we ntabwo nari muzi cyangwa muheruka ari gato cyangwa se wenda nayo ni inkuru yatubabaje umwana asa nk'urwaye agaye gato cyane urebye yazize uburwayi yazize uburwayi cyo kora ntabwo ari covid abantu muri iyi minsi wenda bari guhita bikanga ngo ni covid abaganga bamupimye bavuze ko yazize ikibazo cyari kiri mu nda ariko ko mu by'ukuri atari covid akina ashaka kubazaho inkongi isubijwe none se aho ngaho muri kuri cya kibazo twavugaga kuri padiri nyakugenda Padiri Ubald ni ubuhe butumwa watanga bw'ihumure ku muryango we kuri kiliziya ndetse kuri sosiyete nyarwanda n'isi yose muri rusange kuko twahombye umuntu ukomeye hari abenshi yafashije mu buryo bumwe cyangwa ubundi ubuhamya cyane ko afite ubuhamya kandi bwiza nirihe nubuhe butumwa bw'ihumure watanga ku ngeri nyinshi yafashije cyangwa se zamubonaga nk'umuntu w'intwari dupfushije cyangwa dutakaje byose nibyo dutakaje umuntu w'intwari ariko no gutakaza umuntu bisanzwe nabyo biravuna kuko ntawe ubyifuza nta n'umuntu usimbura undi birababaza dutakaje umwana w'igihugu dutakaje umwana wa kiliziya dutakaje intore muri kiliziya ni akababaro gakomeye ari ku gihugu ari kuri kiliziya ari no ku muryango we bwite ariko nabahumuriza bose ari ngahumuriza igihugu ngahumuriza kiliziya ngahumuriza n'umuryango nabwira igihugu nti Ubald yagaragaje ubwitange mu gihugu cy'u Rwanda cyane cyane muri butumwa twavuze bwo gufasha Abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge no gusana imitima yakomeretse aho ngaho turamutakaje ni igihombo yego ariko nkavuga nti Nyagasani azi uko azabigenza ntabwo ubutumwa Ubald yatangiye buzahagarara hazaboneka n'abandi babukomeza naho wenda babukomeza mu ntambwe n'imbaraga zidasa n'iza Ubald ariko ubutumwa buzakomeza ndetse hashobora no kuvuka n'abameze nkawe cyangwa se n'abamurusha imbaraga birashoboka cyane cyane kubera n'abapadiri ubwo butumwa bafite ukundi basanzwe babukora naho wenda batabukoraga nk'uko Ubald yabukoraga bakabukorera mu maparuwasi yabo bakabukorera mu nyigisho zabo bakabukorera mu byiciro bitandukanye bigishaga urubyiruko abakuze kuko tugira ahantu duhurira nabo buriya n'abapadiri bandi ubwo butumwa babukoraga wenda nuko Ubald we yari afite iriya mpano yo kuba yazenguruka igihugu ariko n'abapadiri bandi barabukora nkaba nabwira igihugu ni rero muhumure ibyo Ubald yatangiye bizakomeza hari Abanyarwanda bazabikomeza abandi baba abapadiri baba n'abandi bantu batari abapadiri bakomeza ubwo butumwa bwo gufasha Abanyarwanda kugera ku bumwe n'ubwiyunge abwira kiliziya nti kiliziya utakaje umusaserdoti ni umuntu ukomeye cyane ndetse nanavuga ngo utanasimburwa ahari ariko kiliziya nayo ni ihumure kuko ubutumwa Ubald yakoze abandi basaserdoti bazagerageza kubukomeza kandi Nyagasani ntatererana umuryango we
mukomere namwe mwabuze nanjye kandi ndimo twabuze umuvandimwe twabuze intore twabuze umuntu w'imbaraga twabuze umuntu twanaganiraga tukanishima kuko iyo Ubald mwaganiraga rwose mwishimaga mugatarama mukamererwa neza buriya hari igihe nadusuye hano mu rugo rwa Kardinali ndibuka hari ku mugoroba rwose tumenaho habiri duseka tumeze neza kubona ko ari ibintu byiza ibyo byose umuntu abyibuka kumva agahinda karaje ariko niduhumure ntabwo ubuzima burangiye hanyuma noneho umuryango we ndumva afite umuvandimwe ukiriho ndumva ashobora kuba afite mushiki we ntabwo mbizi neza ariko byibuze ndibuka hari nk'umwishywa we nzi w'umupadiri umwishywa we w'umupadiri ubu muri archidiyoseze uri muri archidiyoseze Kigali abo bose ni umuryango we babakomere nyine agiye tutabishakaga kandi tutanabyiteguye nta n'uwabyitegura biriya ariko nta kundi niko bigenda Nyagasani atwomore ibikomere dufite umuryango we wose kandi ejo n'ejo bundi tuzasigara no tumwibukira ku byiza bye tunashimira Imana ko twamumenye erega buriya nubwo umuntu abagiye ariko tuzagera tuvuge tuti Nyagasani nubwo agiye tutabishakaga ariko turagushimira byibuze ko twanamumenye turagushimira ko wamuduhaye akadushyushya akaturyohera akadufasha akadusabira akagira ate mukomere Nyagasani abane namwe nicyo nabwira umuryango hano turi mu rugo rwa Cardinal Antoine Kambanda ese nk'abantu mukorana nawe umunsi ku munsi hari ubutumwa bw'umwihariko yaba yarabahaye bugendanye na Padiri Ubald ubutumwa icya mbere yababajwe n'urupfu nk'umuntu w'umubyeyi wese yababajwe n'urupfu rwa Ubald cyane cyane ko yakundana no gukurikirana uko ameze mu bitaro aho n'igihe baduhaga amakuru ahubwo tubwira ati muri Amerika Ubald wenda yarari muri koma ariko yivuyemo yavuganye n'abaganga ukabona arakurikirana natwe twese twabaga dufite kumenya uko bimeze hari n'igihe twari dufite icyizere ko ahubwo umuntu wacu yakize kuko yanaganiriye n'abantu turabibona ko yaganiriye n'abantu ndetse n'abavuga ati ejo n'ejo bundi tuzahura yumvaga afite icyizere cyo gutaha Kardinali ndetse no kuri Twitter ye yatanze ubutumwa bwo kwihanganisha Abanyarwanda ndetse no gukomeza Abanyarwanda nagaragaza n'akababaro twese twagize mu by'ukuri ni ikintu kimubabaje twe tubana nawe na buri munsi turabibona kandi byanze bikunze buriya nawe ari mu bazatubwira igihe Ubald yazashyingurirwa kuko umwepiskopi wa Ubald ntabwo azavuga itariki yo gushyingura Ubald ngo atabimenyesha arkiyepiskopi wa Kigali Cardinal Kambanda dukomeje kuri Cardinal Antoine Kambanda none aho turi ni mu rugo rwe ajya gutangazwa ko abaye Cardinal isi yose yarabimenye Abanyarwanda turishima twatugize mu Cardinal bwa mbere twahoze tubiharanira tunabirwanira ishyaka biza kuba byo Papa Francis arabitangaza turabyakira neza nk'abantu mubana nawe mu rugo urabona Papa nyir'ubutungane yabitangaje ari mu misa irangiye arasoma abo bagize ba Cardinal kandi abantu benshi abapadiri benshi iyo turi mu rugo mukurikirana ya misa y'Vatikani abitangaza agasoma Antoine Kambanda muri rwa rurimi rwacu rw'ikilatini Antoine Kambanda yari yicaye ndabizi mwa muri kumwe mwabonye abyakiriye gute yabyakiriye ibyishimo yagize yewe ndabivuga uko byagenze kuko nawe yabivuze yaba atarabivuze ntabwo nari kubivuga ariko ubwo nawe yabyivugiye nanjye ndabivuga uko byagenze kuko ndumva ubwo yabivuze ntabwo nabamenya aya mabanga ni ukuvuga ngo hari mu isaha y'indamutso ya marayika iba mu masaha y'i saa sita i Vatikani kwa Papa rero hari igihe rimwe na rimwe cyangwa se kenshi hari igihe avuga amatangazo ya kiliziya nk'umuyobozi nyine hari igihe agatangaza ibintu biri muri kiliziya uwo munsi rero nibwo Papa yatangaje ko hari abantu 13 abepiskopi cyane cyane yashyize mu rwego rw'abakardinali yatoreye gushyira mu rwego rw'abakardinali kuko babishyizwemo nyuma ku itariki 28 z'ukwezi gukurikiyeho ubwo hari ku itariki 25 z'ukwa 10 hari ku cyumweru ndabyibuka twari mu kiruhuko cya saa sita twicaranye twese ubwo yari we nawe yarahari
cyane rwose twe twicaranye mu kiruhuko cya saa sita yicaye aho tuganira abari mu rugo baganira byinshi bisanzwe ubutumwa byose biraza mu noneho niwe n'abapadiri batatu tubana nawe noneho n'abandi bihaye Imana bari bahari noneho baramutelefoni n'umupadiri wundi wamutelefoni mu Yezuiti aramutelefona arabimubwira ati mbonye ati papa yagushyize mu rwego rw'abakardinali kubera ko muri iyo minsi yari hamaze iminsi hahita ibintu bimeze nka fake news uko tubyita mu cyongereza amakuru mpimbano atariyo ndibuka ibyo banditse kuri babeshyira minisitiri w'intebe ngo yanditse ibiki minisiteri y'intebe irabivuguruza kubera na covid dore ibyo minisiteri y'ubuzima yavuze mu kanya minisiteri ikavuga iti ntabwo ari twe twabivuze ibyo ibyacu muraza kubibona mu kanya hari hamaze iminsi hahita amakuru atariyo abantu bahimba ahubwo abantu bahimba nabo umuntu yabona akanya kuko yamubona bakagiye bahimba ntacyo bimara biteza urujijo noneho ikintu cyabaye cya mbere kandi turi kumwe rwose yarasubije ati yewe akurikirana neza wasanga ari nka ya makuru yamaze iminsi agenda za fake news none ariko twese twasohotse tuyoberwa ibyo ari byo tuvuga bya bintu uriya mupadiri ko tumuzi w'umuyezuiti ko ubundi atari umuntu uhubuka aho ntiyaba afite ukuri ariko na kardinali nawe ndamwumva ese ko wawe wicaye gutya ukumva ngo ubaye kardinali ugahita wumva ko ari byo none ukurikije n'ibihe turimo n'ibyabaga noneho twese twasohotse twumva turi mu rujya ariko twumva atari nabyo ariko sinzi ukuntu ngiye nagize gutya amakenga ndavuga ariko ko ari bya bintu tuvuga bya social media ko ari bya bintu tuvuga by'ikoranabuhanga ryagiye kure reka njye kubihinyuza ndabizi ko papa yavuze za YouTube ziba ziri aho ibiki byose babihari reka mbirebe simfunguye numva papa arabivuze noneho mva papa arabivuze mbirebye mbona byo ntabwo ari fake news ndavuga ibi bintu bigomba kuba ari byo ndavuga se kubera ko noneho njye ushinzwe ya website tugomba kubitangaza abantu niwe wajyanye ubutumwa njyewe nahise mvuga nti ngomba guhita mbyandika ariko se ndabyandika ngira ubwite ngira icyubahiro kardinali yatubwiye ko ibyo bintu atari byo yumva ari za nkuru zigenda zitambuka ndasimbuka ngiwe rwose ni hano kumuderanja kuko ubundi cyari igihe cyo kuba umuntu yaruhukaho akanya gatoya numva nyine ni muri saa sita n'amasaha akurikiyeho naho yaba afite ikindi agiye gukora kandi ntabwo ngomba kujya kumubuza amahwemo ariko ndagenda ndamureba ndamubwira icyo gihe nabuze n'izina mvuga ndavuga musenyeri ndavuga nyiricyubahiro kardinali ndavuga iki ariko si tuko ndamubwira numvise papa bivuga aravuga ati yewe kandi numvaga niba ari byo nahita mbishyira kuri website inkuru ntibe kimomo twe tutarayitangaza arambwira ati yewe ati genda ubishyireho ati kuko nanjye intumwa ya papa mu Rwanda amaze kumbwira ko ari byo intumwa ya papa mu Rwanda aba hano hafi nawe aramubwira ati ibyo nibyo wakubwiye niko bimeze intumwa ya papa rero mu Rwanda nawe abakorana ni uhagarariye kiliziya ku isi yose Vatikani mu Rwanda ni ambasaderi wayo noneho rero ubwo mpita manuka nihuta rwose inkuru turayitunganya tubatushyizeho ngiye kubona mbona n'abanyamakuru baturutse hirya no hino nabo inkuru yabagezeho bahageze RBA n'abandi batandukanye ndanibuka ko iki gihe kardinali yari afite n'urugendo nimugoroba rero usanga ruteganyije yagombaga n'ubundi kugira Roma ubwo ahubwo imyiteguro yo kugira Roma dusa nk'abayiciyemo tumubuza amahwemo tumushaka tumubaza ese ubyakiriye ute n'iki ariko ntibyamuje komeza urugendo mu kanya abapadiri benshi baraza ariko bubahaye ibyemezo bya covid kuko twari mu gihe cya covid baraza baje kumwifuriza ubutumwa bwiza arabakira hanyuma ubundi afata urugendo uko yari yabiteganyije byabaye rero ibintu bidutunguye ariko bidutungura neza kuko ni inkuru iryoshye kuko ni ubwa mbere u Rwanda rwagira umugisha nk'uri nuko rero ubwo aragenda ahagarukiye dukomeza imyiteguro nawe akomeza imyiteguro igihe kigeze arongera nasubirayo kugira ngo
ahabwa ubwo butumwa ku itariki 28 Ugushyingo hari kuwa gatandatu niba mbyibuka arabuhabwa. Ubu rero u Rwanda rukaba rufite karidinali nanjye nkaba mfite umugisha w'uko mukorana mwana nawe yabuhawe mbana nawe ubwo umugisha rwose ndawufite niko nabivuga. Bivuze iki no kuba mubana buri munsi? Bivuze iki ku buzima bwawe? Tureke ku buzima ku bwanjye, ruhande rwa kiliziya bivuze iki? ku buzima bwanjye binyongerera imbaraga, binyongerera imbaraga kuko u Rwanda muri rusange ndetse wenda n'aka karere turimo ni umugisha ukomeye kuba twagira umukardinali, kuko ni umuntu uhagarariye kiliziya itari mu Rwanda gusa, noneho ni kiliziya y'isi yose, arebera kiliziya y'isi yose, ari mu bafasha hafi ba papa, agira inama papa, ndetse yanamushyize mu nzego zimwe na zimwe zishinzwe iyogezabutumwa i Vatikani. Kuba mbana nawe rero nkabona ukuntu abyitangira, akitangira na diyoseze ashinzwe, noneho kongeramo ko atari na Kigali gusa ayobora, ubu ngubu ayobora na Kibungo, kuko Kibungo ntirabona umwepiskopi uyiyobora, twifuza ko bitazatinda cyane. Urumva ari kiepiskopi, kandi nanone babivuga ngo arebera na diyoseze zo mu Rwanda, hari kiepiskopi, hari icyo bita province ecclesiastique. Mu Rwanda dufite province imwe, niwe mukuru wayo, nicyo ari kiepiskopi bivuga, province ecclesiastique yose yo mu Rwanda. Diyoseze yose bayigenga, ariko nanone nawe abafite akajisho kandi gakomeye kuri zo diyoseze zose. Ukareba ukuntu abyitangira, ukareba ukuntu bibonera umwanya, ukabona ukuntu afite gahunda, nibyo mwita mu Gifaransa organisation, ukabona ukuntu ibyo byose ari yabihaye Yezu, kandi akabikora n'ibyishimo no mu bwiyoroshye, cyane cyane ko namubonyeho kwiyoroshya cyane, ariyoroshya cyane 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 rwose. Ntidutinya kumutelefona, ntidutinya kumuganiriza, ntidutinya, yewe n'urwenya ruje turushyiramo, kandi akarwakira neza. Ibyo rero biguha nawe kuvuga uti hari ikiyongereye mu rukundo nifitiye kiliziya, hari ikiyongereye kinini cyane. Noneho nanjye kuba padiri nabyo hari aho bigera abantu bakabikubahira, nanjye ngiye kubyitangira cyane, kandi noneho ntibimbuze no kwiyoroshya, ntibimbuze no kwiyoroshya. Nicyo cyubahiro n'isi niramuke nakimpaye, ntabwo bizambuza kwiyoroshya. Ibyo rero bituma nanjye mvuga nti ndi padiri, ndetse no mu bapadiri tugenda tugiramo ibindi byubahiro bitandukanye, amatitire atandukanye. Icyo wanyita cyose nzumva ko ari Yezu, kubera Yezu Kristo, kandi umeze nitangire Imana na kiliziya. Mu mwaka n'igice umaze hano kwa Karidinali Antoine Kambanda, ese nk'ijambo yakubwiye, nk'ikintu utazibagirwa ubu ngubu kugeza aya masaha, ni nk'iki utabagirwa nyine kubera ko yakikubwiye uri muri situation runaka, cyangwa se ibihe mwagiranye byiza kurusha ibindi utazibagirwa, hari habaye iki? Yewe wenda nuko mbashije muri uyu mwaka tumaranye, ariko iyo uhera na kera, kuko buriya nge namumenye kera akiba padiri, yaje kuba ushinzwe amasomo mu iseminari nto y'Indera, préfet des études, anatwigisha icyongereza. Urumva icyongereza cya mbere ya jenoside cyari igike mu Banyarwanda, n'abanyeshuri benshi bagisuzugura, cyane cyane twebwe twigaga za science. Abigaga ibintu bya science bo baragisuzuguraga cyane. Amahirwe nuko ntari muri abo bagisuzugura, byari isomo natsindaga neza. Yakundaga kutugira inama, tubwira ati ko musuzugura icyongereza. Hari igihe yigeze kuza mu ishuri avuga ati noneho uyu munsi mbere yo kubigisha ngiye no kuvuga Ikinyarwanda, ubu ntiyavuga Ikinyarwanda mu ishuri, ngiye kuvuga Ikinyarwanda kugira ngo mbagire inama ko musuzugura icyongereza, mukavuga ngo mwiga science, mathematics nziza yanditse mu ruhiro rurimi, muzi ibitabo byiza byanditsemo chemistry, kuko twiga za mathematics, chemistry, biology, ariko dutindaho cyane. Muzi ibitabo byiza birimo biology by'icyongereza ukuntu bimeze, ati muri ku atari igihe icyongereza muzageraho mukagikenera, mukicuza impamvu mutagishyizemo imbaraga. Twageze aho tukabibona se, twageze aho tubona turagikeneye. Abagisuzuguye batagira bati yo mbega ukuntu twagisuzuguye, abagihaga akanya akavuga ati reka dukomerezeho noneho ibyo tuzi. Iyo ni ikintu cya mbere utazibagirwa kuri Karidinali, no kutugira inama avuga ati ariko ibyo murimo kwigira ni ibiki, ko ururimi ari ingirakamaro, kandi ko muzarukenera byanze bikunze, kandi twararukeneye. Iyo ni inama ya mbere mu mashuri.
ubwo n'izindi nama yanatuyoboraga kuri roho umuntu yabakubwiye ibintu byinshi. Hano rero tubana hari ibyo atubwira ni byinshi, ariko hari nk'akajambo aherutse kutubwira, atubwira ngo nta mpamvu yo guhangana mu buzima, ntimuzifuze guhangana. Iteka iyo umuntu mubanye ukabona hari ibyo mutari guhuza, mushaka aho muhurira, ukora ibishoboka byose ngo mushaka aho muhurira, ariko nta cyiza cyo guhangana, nta nyungu n'imwe iba mu guhangana. Yakavuze turi kwicaranye, ubundi aza no kukavuga yigisha mu kiliziya, ndumva karanyubatse, kandi nanjye nk'umuntu ukiri ku isi ushobora no gucumura, guhangana byashoboka iwanjye, guhangana byashoboka iwanjye, nshobora kugira umuntu duhangana, birashoboka. Ariko nanone nanjye nkaba mfite ubushake bwo kudahangana, ntabwo nshaka guhangana. Akavuze rero karanyubatse, karankomeza, numva nta mpamvu yo kugira umuntu tuzongera guhangana ku isi, ntacyo bimaze. Ahubwo bishobotse uwo muntu namwegera, tukajya inama, tukagira aho duhurira. Niba ari n'undi wamuhemukiye cyangwa ari wamuhemukiye, cyangwa ibintu tutumvikanaho, tugashaka aho tubihurira, ko tubikemura. Tugeze kuri yose yo guhangana, hari abantu benshi batandukanye, baba abakristo gatolika, abaturarwanda, bagize ikibazo kinini twakwita ko ari kinini. Ibintu byabayeho mu buryo bwo kwimura aha turi kuri Saint Michel, kubera ko turi mu rugo twegereye n'ubundi rugo rwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda Paul Kagame, bakaba barwimura hari ahahoze 1930, hari iriya gereza ya Nyarugenge. Abenshi dufite impungenge, nako ni ikibazo twibaza. Uko tubyumva mu itangazamakuru cyangwa se mu bandi bantu, hari abavuga bati hazimuka kiliziya gusa iyo dusengeramo, abakristo bajye baza bahasengere, ariko shato y'abapadiri iguma aha ngaha turi. Ariko shato urugo rw'abapadiri, aho abapadiri barara baba, ruguma aha ngaha kuri Saint Michel ahegereye kwa Perezida. Abandi bati byose bizimuka, byimukira hariya. Nshaka kugira ngo dukure mu rujijo, ese ikizimuka ni kiliziya gusa cyangwa kiliziya yose izagenda? Iyo kiliziya mvuga n'urusengero na shato byose bigendera hamwe n'urugo rw'abapadiri, bamwe bizagenda byose byimuke. Yewe nkeka ko wenda ibyo byabaye muri iyi minsi by'uko aho kubaka katedrali hashyashya habonetse, hariya hubatse hahoze gereza, twamenyereye nka 1930, n'abatazi igifaransa babitaga gutyo, bakavuga niyo baba batumva igifaransa. Hakaba hari ahantu abantu nyine bagororerwaga, kera hitwaga n'ibohero. Hari amagereza yiswe ibohero, uretse ko amazina yagiye ahinduka kugira ngo ibintu bitumvikana nabi, ni ahantu bagororerwa ahubwo. Ariko nyine ikintu kiza kirimo nuko ahantu nk'uko na Kardinali yabivuze, ahantu hari hasanzwe wenda haboha umuntu, none hari ahantu ahubwo ashobora agiye kubohorerwa abantu. Akaba ariyo mpamvu katedrali ikaba igiye iteganywa kuzahashyirwa. Nkeka ko ahubwo iyi covid itazamo ibintu biba bigeze kure wenda, niko mbitekereza. Uko mbona Kardinali abishyiramo imbaraga. Covid niyo yabaye ikintu gisa nk'ikibihagarika, ariko cyanze bikunze covid tuzayitsinda kandi ibintu bizakomeza. Yego. Buriya rero mbona kuba Kardinali yabyemeye ko katedrali yajya hariya, ntabwo ari izo mpamvu gusa wari uvuze z'uko wenda twaba duturanye n'ubuyobozi, ariko ntabwo ari izo gusa, nuko igihe kiragera ibintu bikaba bishobora guhinduka, n'abaturage barimuka. Umuturage ashobora kuvuga ati ndabona igihe cyo kwimuka kigeze, cyane cyane ko impamvu mbivuga, yego, umutekano w'ubuyobozi nawo ni ngombwa, ni byiza. Ariko uyu narebye katedrali dufite uyu munsi, twavuga ko ari nto, abayireba ni nto cyane ugereranyije n'izindi diyoseze nini. Katedrali twamenye ku isi hose ntabwo ziba ari kiliziya ko kubona ari katedrali. Iyi ngiyi n'uwari wayise katedrali, nuko icyo gihe nta kundi ari kubigenza, nawe ashobora kuba yari afite mu gitekerezo cye ko azashaka katedrali ikwiye. Cyane cyane ko iyi ngiyi yabaye katedrali muri 1976, arikidiyoseze ya Kigali ivutse. Kugira ngo mbere murabizi ko hano hari Kabgayi, diyoseze ya Kabgayi. Hari muri Kabgayi. Arikidiyoseze ya Kigali ivutse 1976. Iyi kiliziya yari ihari, ariko iyi kiliziya bayigira katedrali, mbona uko mbibona, ariko nshobora no kuba hari naho nabisomye bavuga ko yari
bari babuze uko bagira kuko nyine haragomba kwitwa katedrali. yego Ndetse na mbere ya jenoside kubera mu myaka ya za 80 hari gahunda yo kubaka indi katedrali, kubaka katedrali ahubwo n'ikibanza cyari cyabonetse cyari hari ku Kacyiru. Kacyiru rwose hariya hafi ya za ministeri. yego Cyokora nyine twakumwe mu nkokora na jenoside. Gahunda zari zihari zo kwegeranya imbaraga ngo byubakwe, jenoside zikomye mu nkokora, iyo katedrali ntiyubakwa. Uyu munsi uko ibintu bigenda bihinduka, hari impamvu nyinshi ibintu bigenda bihinduka, ikibanza kiba noneho cyajya hariya hahoze gereza. yego Bo nkeka ko rero igihe kimwe kigera katedrali niba iyo bavuze katedrali imbere ya byose muri kiliziya abari ingoro y'Imana, kiliziya mvuga ni ingoro y'Imana aho abantu basengera. Ubwo rero iyi ngiyi hano ntabwo izaba ikiri katedrali, yahinduka na chapelle. Iramutse ihagumye nka kiliziya yaba chapelle, yaba indi kiliziya yafasha abantu, ariko ntabwo yaba katedrali, yaba katedrali. Katedrali zaba yagiye aho ngaho. Noneho kandi biranashoboka ko nayo yahavorega, hashobora kuhavaka ikindi gikorwa. Ibyo ngibyo tuzabimenya igihe kigeze, ababireba cyane cyane kardinali n'abamufasha nibo bazamenya icyo hano ikizahakoreshwa. Hanyuma abapadiri mugira muti abakristo benshi bifuza ko icumbi ry'abapadiri, ubwo ni icumbi rya katedrali ryaguma hano. Ibyo nabyo nyine ubwo bizarebwa icyo gihe, kandi na kardinali nawe afite uko bitekereza cyangwa se nuko ibintu bizajya bigenda bihindagurika. Ariko kuri njyewe nifuza yuko uko njye nabyifuza kuri wowe ntabwo ndi kuvugira noneho kiliziya ni wowe giti cyawe. Uko njye nabyifuza nakwifuza ko ahubwo icumbi ryaba hafi ya katedrali. Gukora urugendo rurerure, ubutumwa bushobora kutagenda neza, agiye mu butumwa kuri katedrali agataha kure. Ibyiza nuko aho akorera ubutumwa ari naho atura. Nuvuga ngo iruhande rwa katedrali hakaba icumbi ry'abapadiri n'icumbi rya kardinali, kuko ubundi katedrali aba ari kiliziya y'umwepiskopi, kardinali akaba ari hafi aho. Njye niko nabyifuza, ntabwo nakwifuza ko baba ahantu hatandukanye. Bibayeho ntacyo byatwara cyane, ariko byegeranye byakoroshya ubutumwa n'imirimo. Ibyiza no kuba baturanye. Erega buriya abapadiri urabona ubu uri kuri paruwasi, uri mu nzu y'abapadiri, uri mu kiliziya, ariko hari igihe umukristo uretse ibya covid byaje, ubu umukristo ashobora no kuza saa 9 z'ijoro. Umukristo ashobora no kuza saa 9 z'ijoro akaza ati ndagukeneye. Iyo rero aje mu kiliziya tubona ni penitensiya nshaka ntayibonye ntago ndi bubeho, uraza ukayimuha kuko uri hafi aho. Ariko n'ubu uri kure biraba ikibazo, bizagorana. Nuko njye mbyifuza, ariko nkeka ko ubundi icyemezo cy'ukuri ari kardinali n'abamufasha, kuko bafite inzego zimufasha hafi, bazabona igikwiye. Yego tukiri aho ngaho navuga ko turi mu ngo ebyiri, urugo rwa kardinali rwegereye n'urugo rwa perezida. Twavuga ko ari abantu babiri bubashwe mu gihugu cy'u Rwanda, kuko niyo tugiye muri titere bamwe bavuga son excellence abandi bakavuga son eminence. Ese hagati ya son eminence na son excellence ntago hashobora kuba habaho nk'ibiganiro, ukajya kubona perezida arabatunguye yaraje kuganiriza kardinali, cyangwa se na kardinali ugasanga atunguye perezida afashe nk'urugendo akajya kumusura mu rugo rwe amutunguye, nta bijya biba? Yewe aho bahuriraho nyabuze, kuko nejo bundi muri arena bari kumwe. Buriya guhura barahura byanze bikunze, bahura mu buryo butandukanye, bahurira mu butumwa. Yewe mvuze se ngo barandikirana na bambeshye, kuko njya mbabona kuri Twitter bombi, buri wese agatanga ubutumwa n'undi agatanga ubutumwa, buri wese agasoma ubutumwa bwa mugenzi we. Yewe sinanabahisha buriya akiba kardinali, Presidence ya Repubulika, ubutumwa rwose businywe na Perezida wa Repubulika bwatugezeho, bumwifuriza ishya n'ihirwe mu munyari nayo magambo yari yanditse, ishya n'ihirwe mu butumwa. Rwose ubutumwa bufatika bugaragara, ukabona ko abantu bari kumwe bafatanyije gusurana mu rugo, cyane ko baturanye. Byaba ari byiza cyane. Wenda ndumva ntarabibona, ariko byaba ari byiza cyane cyane ko tuturanye. Umunsi bazabona akanya, ikibazo rega nta kanya, bari abantu bafite ubutumwa bukomeye, ariko akanya kabonetse bagasurana byaba ari byiza. Kuko bose nabonye bagira urugwiro, bose nabonye ari abantu b'amahoro, bose nabonye ari abantu bakunda Imana. Numvise umukuru w'igihugu inshuro yavuze Imana mu madisikuru ye ni menshi cyane. Burya rero ntabwo umuntu yivuga atayemera, abayemera, abayemera
mbona ari n'umukristo buriya nkeka ko byanze bikunze bizabaho cyangwa njye niko mbyifuza basurane batarame ahubwo bizabe nkiri hafi nanjye ubwo umugisha nzabona byanze bikunze bizabaho. Turi kugera ku musozo w'ikiganiro twagiranye turashima ku mwanya wanyu mwafashe twaganire ku ngingo ivuga kuri nyakwigendera Padiri Ubald tuganira kuri ku buzima bwawe muri rusange tuganira none kuri Kardinal Antoine Kambanda noneho dukorere nk'akantu k'agasamari kibyo twavuze kunoze kuri ese Kardinal we ni jambo wamubwira nk'umuntu muhorana ariko hari ukuntu muba muhorana bikaba wenda ko utabona akanya ko kubimubwira ariko ukaba wabimubwirira mu itangazamakuru. urakoze cyane kuko nanjye aribyo najya nshaka kumubwira wavuga nkabura aho mbimubwira kuko nubwo muba mubana muba mufite n'igitinyiro mu mugomba wa mugani urakoze niyo mubana hari ibyo utabona no kuvuga atari uko ari bibi ahubwo kubera igitinyiro umugabo hari n'igihe nshaka no kumwandikira kuri message cyangwa kumuhamagara kuri telefone nkabanza nkabitekerezaho gatatu hari n'igihe mbyihorera kubera cya gitinyiro ubundi nabona ari ngombwa cyane kuko nkabikora gusa igihe cyose nabikoze yagikiriye neza. Icyo namubwira uyu munsi namubwira ngo turamukunda nabonye abakristo bamukunda ndavuga barayiki ubwo abihaye Imana ariko by'umwihariko ndashaka kumubwira ngo abapadiri turamukunda ngiye kuvuga ngo tuzamugwa inyuma ariko ndashaka kuvuga ko bose bakunda navuze ngo twizigama ntago tuzizigama imbaraga zacu tumufasha mu butumwa afite bukomeye turabizi ko bukomeye kuyobora diocese noneho ni harimo n'indi noneho hari ukuntu arebera n'u Rwanda noneho hari n'ukuntu ari kardinali ibyo byose n'ubutumwa bukomeye turamukunda kandi tuzamufasha turamukunda by'umwihariko noneho tunamukundira ko tubona akunda Yezu ibyo akora tubona bikora akunze Yezu cyane akunze Yezu Kristo jambo w'Imana bigize umuntu akadukiza tubona ko icyo kintu nacyo tukimwigiraho kandi noneho nta nubwo tubibonye uyu munsi gusa abaye kardinali reka twabanje no kubana n'umupadiri ataraba n'umwepiskopa ahubwo yabaye padiri muri 1990 nakubwiye ko twabanye ari umuyobozi wanjye twarabanye mu seminari nkuru nawe aranyigisha seminari nkuru yanyigishije isomo rya morale aranyigisha ukabona ko ibyo kwigisha ari ibintu biva mu mutima we kuko akunda Imana ndibuka ngiye by'umwihariko mba padiri hari igikorwa yankorera icyo narakimubwiye yankorera igikorwa gikomeye kuri uwo mugoroba abantu bose bamaze gutaha iwe yaragarutse agarukana n'abandi bapadiri ankorera umunsi mukuru bagomba kuba yaravuga ati uyu ni umwana nirereye reka nanjye kirimo akanjye byabaye igitaramo gikomeye cyane hara ku Kicukiro kuko nababwiye kwiremera kiri paruwasi Kicukiro igitaramo gikomeye twarabanye n'umupadiri ari muri Caritas ayobora komisiyo y'ubumwe n'amahoro tukamugisha inama akatugira inama akadufasha ukagira icyo umutira akakiguha iki yayoboye ishyirahamwe ry'abapadiri bwite ba diocese ya Kigali ryitwa Cinakuru abapadiri bwite ba diocese ya Kigali bafite ishyirahamwe ryitwa Cinakuru yarariyoboye muri icyo gihe yariyoboye byari rifite imbaraga zikomeye cyane kandi ukabona ryitangira twarasenganye muri iryo shyirahamwe twarihuguye muri iryo shyirahamwe kwihugura ku bumenyi butandukanye twakoranye ingendo zitandukanye dutembera za Burundi za Uganda za Tanzania za Kenya inshuro nziza muri 2 cyangwa 3 twajyanye nanjye vuga ngo twajyanye na rushaho umenyeranyije ku umwepiskopa hari ari uriya musenyeri Anakreti mwumva neza umwepiskopa wa Nyundo none uyobora Cinakuru tujyana rwose mu Arusha twurira Rwanda turabapadiri benshi ndabyibuka no kuvuga ngo icyo ndamubwira nuko turamukunda kandi tuzirikana n'urwo rugendo twakoranye nk'abapadiri basangiye ibanga basangiye Yezu Kristo basangiye kiliziya n'ubu tumuri inyuma turamukunda turamufasha kandi ajya twihanganiraho abona dufite intege nkeya rwose ngira icyubahiro ntabwo ari uko umuntu yagize ahubwo nuko umuntu aba ari umuntu niyo mudukebuye tubona ko ari kiliziya
mukorera tubifata neza tubabyakira murakoze cyane. Yego Basumba TV iyo tugana ku musozo nawe kandi tujya akantu bita inyurabwenge nuvuga ngo tubabaza utubazo dutatu ukadusiza amasegonda mumbaze ibintu bitakomeye. Yego ikibazo cya mbere ni iki ngiki igihe Yesu Kristo yari akiri umwana niba ntibeshye n'umwami Herode yagerageje yashatse kwica abana bose bavutse ku itariki imwe nawe kuko yakeka ko hari umwami uje kumusimbura. Yesu yahungishirijwe mu Misiri. Aha ikibazo nibajije aho ngaho nk'abantu twize hari mu petit séminaire ko niba yarahungishijwe mu Misiri kandi Misiri icyo gihe yari tuwe n'abirabura kandi akenshi tuba ko Yesu ari umuyahudi abayahudi ubu ngubu n'abazungu kandi ntawabura umwirabura ngo uhungire mu Bwongereza mu bazungu bahita bamenya ko hari undi wageze mu bwite. Kuri weho muri filozofiya cyangwa se na teologiya Yesu yari umuzungu cyangwa yari umwirabura? Yesu Kristo yavukiye yagize ahantu avukira ndetse hafite n'umuco w'ahantu, umuco gakondo yavukiye mu Bayahudi. Umuco nawe ntabwo yawugiye kure, hari ibyo umuco wamusabaga gukora nawe yarabikoraga. Navuga ngo Yesu Kristo avukira mu bantu bafite uko uruhu rwabo rw'inyuma rusa. Bariya abantu rero hariya muri Israel ntabwo wabita abazungu. Abazungu buryo menya ari Abanyaburayi cyane cyane. Abanyaburayi no muri Amerika ntabwo ari umwirabura kuko abirabura kenshi tubazi muri Afrika, nubwo mu Buhindi nabo babamo, muri Amerika babamo, ariko tubazi cyane muri Afrika. Yesu ni umuyahudi nubwo ari umuzungu nubwo ari umwirabura. Umenya n'abantu tutamenye uko twita ibijyanye n'uruhu rw'inyuma. Ariko ubundi Yesu ni uwa bose, ni universel, ntabwo ni uwa bose. Ariko ubundi ni umuyahudi mu bijyanye no mu mivukire yo ku isi. Ikibazo cya kabiri kiragira kiti ese umupadiri birangira ko yiswe ikibazo gute kutitwa umupadiri birangira n'ubuzima yuko apfuye cyangwa hari ikintu gishobora kubaho akagirwa umusiribateri? Hari icyo twita imihango yo kugirwa umusiribateri, ishobora kuba akagirwa umusiribateri akaruvana mu mupadiri cyangwa aba umupadiri mpaka apfuye. Ubundi umuntu y'abapadiri kuko upadiri n'ubusaseredoti bifite aho bihuriye ni bimwe. Umuntu abiba iteka ryose, umuntu aba umusaseredoti iteka ryose. Ubu nanjye iyo nitekereza n'umupadiri n'umusaseredoti iteka ryose kugeza ku isegonda yanjye ya nyuma ku isi. Ariko no mu ijuru hari umenya ntabwo nagerayo, ariko no mu ijuru umenya bazambona nk'umupadiri kuko ntaho nzabona wese ubu Petero ntabwo ari Petero intumwa nubwo ari mu ijuru. Ntangira ibintu bizaba byahindutse ukundi, ariko bishobora kubaho ko ku mpamvu zikomeye za kiliziya ndetse n'iz'uwo muntu muri babandi nyine basezeye bakavamo, ushobora gushyirwa mu uhabwa gushyirwa mu barayiki. Icyo bita laïcisation gishobora kubaho ariko kiragoye kuko ushobora kubisaba uyu mwaka ukazabibona nyuma y'imyaka 20, birashoboka. Cyangwa se ukabisaba ntubibone, ariko ubundi bishobora kubaho. Ndumva niba ari aho byabayeho atari benshi, nta nuhise ntawe nibuka hafi, ariko bishobora kubaho. Yego. Ikibazo nkubaje giseke ingena ku kibazo cya nyuma aricyo cya gatatu. Hari umupadiri wakoraga ubutumwa muri diocese ya Ruhengeri, ni Padiri Ubald. Ubu ngubu ntago afite paruwasi akoreraho ubutumwa, ndakeka ari mu rugo iwabo. Ese hari abantu benshi bo muri iki nabarizaho muri paruwasi ya Ruhengeri nako katedrali ya Ruhengeri no muri diocese ya Ruhengeri bakomeza bamwibaza ibibazo byinshi cyane, nanjye mwibaza ikibazo. Ese aracyari umupadiri? Hari igihe tuzategera akorerwa nomination? Hari igihe tuzo kuba twumva Padiri Ubald agarutse kuri paruwasi cyangwa byarangiye avuye mu gipadiri? Ndatekereza ko uwo Padiri Ubald niba ari uwo nibuka ari uwo twaraniganya ahubwo twaherewe ubupadiri mu gihe kimwe, bishobora no kuba ari ku itariki imwe nubwo zari muri diocese ebyiri zitandukanye. Yego. Kuko wenyine ni umupadiri bwite wa Ruhengeri, ni umupadiri bwite wa Kigali. Nanjye n'amakuru numvise kuko urumva ntabwo ndi muri Ruhengeri. N'amakuru numvise ndebye no kuri liste y'ubutumwa bw'abapadiri muri Ruhengeri, mbona nawe ari mu rugo.
buriya haba hari impamvu zabiteye. yego Umwepiskopi akaba yafata icyemezo abigiriwe nabigishemo n'inama n'abafatanya kubera impamvu zinizi za kiliziya. Uriya ibyiza no ko yabavuye mu butumwa muri aka kanya akaba agiye imuhira. yego Kuba ari ibintu bizahoraho cyangwa bitazahoraho azagaruka byose nabimenye, gusa byombi birashoboka. Birashoboka ko ashobora kuba ari umuntu uzaguma mu rugo akaba avuye mu butumwa, ariko biranashoboka ko yaba ari nk'ikintu bamusabye gukora mu gihe kiniki kugira ngo atekereze ku butumwa bwe nawe yitekerezeho hanyuma agaruke akomeze ubutumwa. Nicyo nabivugaho cyonyine kuko nta nubwo nacukumbuye mu by'ukuri uko byagenze, cyane cyane ko ntashaka kugira ngo numve ibihuha. Burya kugendera ku bihuha ntabwo ari byiza. Hari ibyo abantu baba bavuga ariko ibyo byo ntabwo nabyubakiraho. Nshaka kubimenya by'ukuri nahaguruka nkajyayo mu Ruhengeri nkibariza ba nyir'ubwite, ari uwo padiri werarisi ari n'umwepiskopi, baba ari ibyo bashobora kunsubiza bakabinsubiza nkafata ibyo, byaba ari ibyo badashobora kunsubiza nabyo nkamenya ko ari ibanga, nabyo nkabyakira gutyo. Padiri mwakoze cyane. Dusoza twabasaba ko umuntu akurikiranye iki kiganiro twageranye namwe mwamuha umugisha mukadusabira umugisha ku Mana nyine n'umuntu ari iki kiganiro kuko kubw'inama nyinshi zanyu twakuyemo no umugisha akawutahana. Munyemerere mpaguruke kuko iyo bigize igihe cyo gusenga no kumugisha byiza nuko nahaguruka. Yego. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, turagusingiza Nyagasani kuko uri rudasumbwa. Turagushimira kandi kuko uri rukundo, kandi urukundo rwigaragaza mu buzima bwacu bwa buri munsi. Ubana natwe muri byose, mu bitunyura ndetse n'igihe duhuye n'ibishaririye nabwo uri kumwe natwe ukemera ko ubana natwe. Turagushimira ko n'uyu munsi waduhaye guhura tukagirana iki kiganiro ndetse kigamije kubaka umuryango wawe, kiliziya yawe. Turagushimira abadukurikiye kuko badukurikiye bafite inyota yo kugira ibyo bumva n'ibyo bamenya no kumara amatsiko amwe namwe. Turagushimira kandi ubaha umugisha, bakomeze bagukunde, bakomeze bagukorere, bakomeze bakuyoboke muri kiliziya yawe. Turagusaba kandi kugira ngo muri ibi bihe isi n'u Rwanda by'umwihariko yugarijwe n'icyorezo cya COVID-19 gukomeza ubane natwe. Twe ntidushidikanya ko uhari kandi ko ufite ukuri gukemura icyo kibazo. Ubikora woroheje, ntubikora uhutaho, ntabwo bikora uhubuka, ubikora ugenda ku ntambwe nziza kandi ukemura ikibazo neza. Tuzi ko uri kumwe natwe, tubivugiye ushobora kuba ashidikanya. Ubane natwe, udukomeze, kandi wamure n'ibikomere byagiye biterwa n'iyi COVID. Hari abapfushije abantu, hari abayirwaye, hari abayasigiye ibisare, hari abayasigiye ubukene, ibihombo, hari abo yakuye umutima. Twese uduye kuzirikana ko tudakwiye gukuka umutima kuko hari. Uduhe umugisha wawe rero kandi utuyobore muri byose. Ubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu nk'uko bisanzwe iteka, ubahe n'iteka ryose. Amen. Mutagatifu Mikayire udusabire. Mutagatifu Mikayire udusabire. Mutagatifu Mikayire udusabire. Nyagasani Yezu nabane namwe. Ushobora byose nabaha umugisha. Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Nimugire amahoro ya Kristo. Dusoza rero mwibutse ko nge nari a liberté. Twizere ko padiri ntuzagaruka muzongera kuduha ikiganiro cyangwa se mukaduhuza na kardinali. Ndahari rwose kandi kardinali nawe ntabwo atinya itangazamakuru, nta nubwo aryanga, ariko cyane rero bizashoboka. Turabashimiye padiri, mwakoze cyane. Nanjye ndabashimiye cyane. Yego. Audio Jungle.